Yeah, 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 yeah. Family, nizere ko mumeze bon. Dufite live na Alice de on air right now. Siba yari imeze gute, mwayibonye gute? Audio na video bimeze gute? Nizere ko mumeze bon. Amanimero mwasibye cyangwa? Alice de on air uri he? Alice de uri he? I am Queen Kaliza ndakubona Queen Liza. Respect, shout out to you, Young Dior, MD. Mwese ndikubareba Alice D on air. Where are you my brother? Uri hehe. Ndikunda kureba noneho. Big brother. Yes sir. Birangiye ari njye uguhostinze. Umva ahubwo ni ikibazo ubu bigiye kuzarangira ari wowe ubaye ukoze ikiganiro papa cyangwa on air. Ariko njye barabimbwiye ngo mfite indi mpano yo kuba nanaganiriza abantu bakanyumva, ahubwo ngenda nyiryamisha ubanza ariyo mpamvu biri kugenda byanga ahandi. Ndabona ariko bigiye kumera, ndabona ari wowe ugiye kumostinga ahubwo akaba ari wowe untumira kabisa. Muri papa cyangwa official twakiriye Alice Done. Kubiseguraho twagize ikibazo cya connection, niba ari connection niba ari network ntabwo tuzi ikintu cyabayeho. Nubundi nyiri show y'uyu munsi ni Alice Done. Reka tumuhe ijambo none duhostinga tubaze tuganire. Ya ni ikibazo nabwiye n'abantu basanzwe bakurikira ikiganiro Alice Done please ko baza ahangaha bagakora follow up kuri papa cyangwa kugira ngo bashobore kubona notifications, kugira ngo bashobore gukurikira ikiganiro nk'uko byari bisanzwe. Ariko n'ubwa mbere mu mateka maze imyaka ine kora ikiganiro Alice Done, n'ubwa mbere byanze, n'ubwa mbere nkoreye ahandi hantu hatari muri kuri account ya Alice D. So yeah, hari ukuntu buriya Imana wenda ibishaka gukora amateka, ni wowe amateka akorewe cuma. Ntagerega nsanzwe. Mugane rero ndimo ndakubwira ni umupfumu wawe ngomba kumumenya. Umupfumu wawe ntago asanzwe, afite ukuntu ibintu byose abihindagura, akavuga ati ibintu ngomba gukorerwa ahandi. Tuko umugambi w'Imana. Ejo ariko abantu barimo baravuga ngo siba dore ni gutya, umva ukuntu basiba. Unabagenda nibakira uwo musore wo mushengeri cywanjye yazaniye ubona we bisamuka Toti bitunganwa na polisi Babiloni zishaka mbone losi kandi shitwe bafite kuri listi system nina gacami siba tutayamba ya siba kutugana bete guhamagara kutugitunga nimero kudashwa ufunga nimero kubuhanishana siba yes bajyana ibyo nugusiba kabisa. Uyu munsi rero iki kiganiro sinzi turi mukite, sinzi ukuntu nimba tubyita siba special. Ibyo narategereje kuvuganiriza muri Alice Done, uyu munsi ndabivuganiriza muri
papa cyangwe siba iri special cyangwa papa cyangwe. Reka rero tubahe ikaze mu kiganiro tuganire na papa cyangwe. Hari byinshi abantu baba bifuza kukuganiriza, none ikintu gitangaje nuko ari nawe managing ikiganiro ndimo ndaganira nawe. Shaka kumubaza ikibazo yakaba kugisubiza agahita kumuraho. ntibishoboka ubwo se naba nararezwe ni none ugahita uvuga ati nta nijana nkuraho siba nari. Yes. Papa cyangwe nubwo ndi iwawe ndi mu rugo rwawe wampaye ijambo ndakuganiriza. Okay, wenda ntabwo turuganira nko muri ari studio ariko turaganira n'ubundi ahari hose dushobora kuganira, kandi n'inshuti zawe zishobora kukuganiriza mu buryo bumwe cyangwa ubundi. yes Ikintu cya mbere nibaza ko abantu bakwibazaho, turaganira mu bintu by'amatsiko bitandukanye. Ikintu cya mbere nibaza abantu bakwibazaho ni izina cyangwa iri zina. First of all, uracyari mutoya, sinzi nimba umaze kwibaruka mu buryo buririyo, ariko hari n'abakorera imbere in advance, hari no kuba na cyangwe. Reka dore ku izina papa cyangwe, amateka yaryo ameze ati. urakoze. Izina papa cyangwe rero ni izina ryaje biturutse kuri umugabo witwa Rocky Kimomo. Urumva njye nacuruzaga imyenda mu mujyi back in days muri 2020, ariko nambikaga Rocky n'abandi bantu batandukanye. So rero binyuze kuri Rocky kwa ko yakundaga kuzana abantu runaka nkabambika b'abastari babaki, noneho bakajya baza bakabona ndakana gatoya nibwo nari nyirangiza high school, bakambwira ati kakana kakitwa ngo iki ko twageza aho gakora tukakabura, aturiya se n'umwana turiya niwe papa w'abanyacyangwe bose. Atangira no navuga turiya ni papa w'abanyacyangwe bose. Noneho nje nitwaga King Lewis. Abiju nkajya mubwira njyewe nitwa King Lewis, jya wabwira King Lewis aravuga ati oya iryo ntago ari grade mu myenda, wowe uri papa w'icyangwe bariya n'abana kuri wowe. Urumva ndamubwira none se ndaguma nitwa papa w'icyangwe? Ati wowe ujye witwa papa w'icyangwe utandukanye n'abandi banyacyangwe. So rero noneho bitangiye ibintu by'imikoranire by'imiziki, ko nari namubwiye nikundira n'ibintu by'imiziki, numvisha imiziki bitangira gukorana. Arambwira ati ese wakomezanya King Lewis? Ati King Lewis ntago ricuruza. Ati wumva wowe kwitwa King Lewis hariho King James umuraperi witwa King Lewis, hariho umuririmbyi witwa King James wakabye. Ati we ati ntabwo bishoboka. Ati njye ku giti cyanjye numva wakwitwa papa cyane. Ati kuko riri unique kandi nawe uratandukanye, ibintu ugiye gukora bitandukanye n'iby'abandi. Ngo muri papa cyangwe nuko izina papa cyangwe ryaje. Yego. Ukaba ati nta nubwo uri n'umwana, ubwo biratuma nkumanukana ndakumanura hasi kabisa, ahantu yabikuye ko utari umwana ahariho. Nzi ukomoka mu Gatsata. Yego Karuruma kabisa, Karuruma. Ndavuga Karuruma Gatsata. Za bisi wajyaga wumva Karuruma Gatsata, njye ndi wa Karuruma ahantu bita Igihogwe. Bita Igihogwe Karuruma. Igihogwe. Yego. Nabaye mu Gatsata ariko barasi Karuruma nkirangiza university, nabaye mu Gatsata niho ntangiye gukora ku Isango Star badukodesheje inzu y'abanyamakuru. Nyomba se Gatsata kwa Nyomba njye ni Karuruma ahantu bita Igihogwe. Ibaze none usudi amateka mfite, nize primaire secondaire ku kigo kimwe Igihogwe. Ubwo nimo nashaka kumenya Igihogwe precisement ni hejuru mu musozi. Ni hariya urabona urenze hariya ku Bigega, uvuye Kanyonyomba ukagera ku Bigega, ukarenga Ibigega ujya za Kabuga gatoya ukahita ubona ahantu bitwa Igihogwe kabisa. Ni ruguru y'umuhanda ariko munsi y'umuhanda ni igishanga. Ntabwo nibaza ko ari munsi y'umuhanda. Ni igishanga hajya no ku Gisozi ruguru y'umuhanda. Noneho usa nk'uzamutse no bita Igihogwe, ubwo utaragera za Kabuye ibyo ari byo byose. Butaragera za Kabuye ku ruganda ni Karuruma ikirenga Kanyonyomba no ku Bigega. Wow. Ubwo hari mu mwaka wari ryari uvukira muri iyo quartier? Nimukira. Uhavukira? Si wavukiye? Yego. Niho navukiye, niho nakuriye, niho n'ubu ntuye.
hari muwe mwaka ubwo? navutse se buriya ryarera ngiye kwigira nk'abakinnyi b'umupira niwo usanga buri mwaka bujuje 20, ariko njye navutse 1999 muri 1999 20 z'ukwa kane tariki 20 z'ukwa kane muri 1999 avukira mu Gatsata. Wiganayo n'amashuri niko warumbwiye? niho nize primaire naho nize segonderi, habuze gato ngo mpige na kaminuza nuko itari ihari. Nuko icyo kigo bacita gute icyo kigo wizeho? Ni urwunge rw'amashuri rwa Gihogwe. Ubwo nituwa arya babyita ngo 9 years, babyita gute? Natangiye ubundi haba primaire gusa, haba primaire na gardienne. So noneho ngeze secondaire, ngeze mu wa gatandatu bazana mu wa gatatu 9 years. So njyewe kuko nyumva nabanaga na Mary wanje gusa, njye na Mary wanje gusa. Noneho ndatsinda mu wa gatandatu ndavuga ntabwo nasiga Mary wanje. Ngomba kuguma hafi ya Mary wanje gusa uko Mary wanje niwe muntu nyitaho, niwe muntu mba numva nanjye mfite kwitaho. Nanga kujya muri internet ndavuga ngomba kuguma handi yegereye imbere ya Mary. So ngeze mu wa gatatu nanone ndatsinda beta mantsinda bazanye mu wa kane mu wa gatanu mu wa gatandatu 12 years. Ndavuga ntago nahasiga nanone Mary wanje ngo nyiterene. Kwa n'ubintu bambwiraga ngo abana baranyuzura muri internet, nkavuga oya ninjya ukuntu ndakamonga bazanyica. Itambireka nigumira aho ngaho. Wow. No, kuvuga warangirije yo secondaire. Ya primaire na secondaire na ahantu hamwe na Ayo niza mu Rwanda muri Aristide mu mihanda ya Kigali ugomba kuzanyara kuri icyo kigo. Tuzajye kugisura. Yewe anytime kabisa, ikigo gifite vibe, habaga show buri wa gatanu. Ari show kabisa. Ni nacyo nangiye kukubaza, papa cyangwa muri primaire yari ameze ate? Yari umwana umeze ute? Papa cyangwa wo muri primaire ntabwo yari yakisobanukirwa, nari umuntu uri shy cyane, ugira amasoni, ugira amasoni cyane, ariko uri umuntu uri focused ku masomo cyane. Nkunda kwiga ndikanyuguti, abantu bita kanyuguti, urumva? Nkunda kwiga kugira ngo nshimishe kuko njye nakuze mbana na Mary gusa, inzozi zanjye zari zo kugira ngo Mary wanje yishime. So rero nakundaga kwiga cyane arizo nzozi zanjye. Ndi umuntu utinya cyane, utagira urugomo, ukunda umupira. Nakundaga football biri ku rwego rwo hejuru. Yego. Nakinaga mu izamu nitwa Rumini, hari umuzamu wa Arsenal witwaga Rumini. Untsinda igitego byari bigoranye. Wakiniye ikigo muri primaire? Nakiniraga ikigo niga mu wa gatanu, naniga mu wa gatandatu. Ariko njye iby'imipira nabiretse niga mu wa gatandatu. Nageze aho mpindura umwaka ko nari gato yandika gufiya. None ikipe nakinagamo Kimisagara yitwa Esperance ya Kimisagara. Ibaze ko nakinnye muri Esperance. Na Kiyovu noneho ku Mumena. Ariko kubera ndetse nari mfite ndi umunyezamu, bagira umukoci warambwira ati oya aka gateka ko byabizamu kuntu byanganaga najyagamo bose bagatera hejuru ngo bansinde. Atera umugabo muri ya mazamu ibitego bikajyamo bikisukanura. So umutoza wabona utaye yanjye n'ibiki angira umwataka, arambwira ati kina ku 10. Ndavuga oya 10 wapa ahubwo nsira ku 8. Kwa nakundaga Fabregas wo muri Arsenal. Njya ku 8 ariko kwa amagara makeya cyane n'uburyo nagaragaragamo ugasanga umuntu afite, tugiye gukina nka champion y'abatengeje imyaka 12, twajya gukina yatengeje 12 ukabona abo tugiye gukina afite nka 17. Bigasaba ngo bazana abahashyi nabo banganye imbaraga n'ababandi nkarya bench, kandi mu myitozo maho itamvuga oya ibi bintu ntabwo ari ibyanjye byo kurya bench. Kwirwa mereza abakinnyi amazi wapitandika football. Ni bwose wahise winjira ubwo wahise ukomeza iki? Kuko nibaza ko umuntu wakoze siporo gutyiga muri primaire uko akura
niko arushaho kugumya gukunda siporo. Ubwo football urayiretse kubera ubugufi n'utubaraga dukeya turanze, hari ikindi kintu wakomeje cyakujemo wumva gushaka gukora? nakomeje nkunda football n'ubundi nkajya nyireba ndeba amamace, then after nkajya nkora na siporo, nkajya no gukina amamace bimwe bisanzwe muri quartier kumwe abantu bawe generation zawe zikina amamace, ariko none nacyumva ko ari indoto zanjye ko navuga ati se ngiye kuza 18 none 18 igiye kuzura, abandi bumva bakinnyi tungana bari gukina muri Reyo, bari gukina muri APR bafite 17 n'8, ndiheba none nangira gucika intege, ndavuganire kanjye nyine umupira kugira ngo nishyushye nanjye mbu muvetera mfite 18. Nta kindi wahise ukina, nta kindi wahise usimbuza gukina umupira? Natangiye kwikundira basket, ndavuga noneho basket mbona ari umukino w'abasirimu, reka noneho nangire menye basket bayikina gute, amategeko yayo nayahe, nkajya ku bibuga bya basket hariya ku Bigega, hariya mu Gatsata habaga ikibuga cya basket ku Bigega, nkajya njyayo kureba uko bakina basket. Hari ahantu bita ku Nkuru Nziza naho nkajya kureba ku kigo cyaho uko bayikina, nanjye nkafata baro nangira kwiga gukina basket biraba. Yego, ariko ugamije gutwika nyine wahoraga ari umukino w'abasirimu gusa? nabonaga ari agakino k'abasirimu, mvuga ni hari n'igihe kazanturisha hasi ntawamenya. Yes, wakunze kugarura mama wawe hano mu kiganiro, avuga uti njye nakuze mbana na mama, ati nta nubwo nashaka kujya no kwiga n'ahandi hantu ari hose, n'ubu ndacyaba mu Gatsata, ikibazo ntakakubaza sindi aho mu Gatsata niba ukibana na mama. Uracyabana na mama? Oya, ubu ntabwo tukibana obviously, kuva umwaka ushize kugeza uyu munsi ntabwo mbana nawe, ariko urumva ntabwo utari hose wabanaga na mama wawe keretse kuva umwaka ushize? Yego nabanaga na mama wanjye, twatandukanye umwaka ushize, ntabwo nabwo ari ukumusiga kwa kwenda nari numva nihagije mfite ubushobozi burenze, cyangwa ari uko nabonaga nakimukeneye cyangwa yamfataga nabi, ahubwo no kuvuga ngo nanjye nari maje gukura, mvuga ngo nanjye nangire negura ahazaza hanjye, ngira iwanjye, ngira ibikoresho byanjye, nanjye nkure nyine ndeke kujya mvuga buri munsi nase kwa mama yatetse, mama yankoreye ibi, mama ari kuncungira ibi, nanjye nangire negure urugo rwanjye n'ahazaza hanjye none. Yego, ikibazo ndi bukubaze wihangane kugikubaza, byagenze gute kugira ngo wisange ubana na mama gusa? ntabwo kubana na mama ari uko papa atarahari, arahari anariho, ahubwo ni bya bibazo nyine by'ababyeyi. Urumva njye nagize ubwenge mbona papa na mama batabana, ariko mbana na mama wanjye, kandi nkabona mama wanjye arahasora ingakora buri kimwe kugira ngo nishime, kugira ngo ngere ku nzozi zanjye, anegure nzavemo umuntu witeje imbere, kandi nawe uzagire gute uzamuzirikana akaza akamwitaho. So nibyo byatumye rero ibintu byinshi nunabikunda kureba ibiganiro byanjye cyangwa kureba ibintu nkora, ukunda kubona ngaruka kuri Mary cyane, kubera ko Mary nyine n'umwe mu bagize uruhare. Urumva nka vie wanjye aba yarashatse undi mugore, ariko Mary wanjye nashaka undi mugabo, akavuga oya njye mfite kwita kuri aba gutya nkabakuza akagera aho agera, nta wundi mugabo nkeneye kuko mfite umugisha w'ibyo. Nanjye rero ubwo ndi umugabo wa Mary wanjye, ubu ni njye wese uvuga ni none inshingano za papa ni njye ugomba kuzirwanira, kuko nawe yanze gushaka undi mugabo, reka none nanjye byibuze muberemo undi mugabo mu bundi buryo. Uravuze ngo nawe wafashe umwanzuro uti nanjye ndeke gushaka undi mugore? Oya, njye ngomba kumushaka, kandi mfite igikwe, njye mfite igikwe, ntabwo ndi muri ya gang idafite igikwe. Reka turabigarukaho, igikwe cya breaking news, papa cyangwe afite igikwe arimo arategura ubukwe, turabigarukaho adusobanurira uburyo ubukwe arimo arabuteguramo. Ahubwo ndibaza, wigeze ubaza mama impamvu se mama wanjye? Urumva mbere ntabwo nawe ujye kumubaza ngo ese ngo kubera iki ngo mutabana, urumva biba bikubabaza. Niyo ku ishuri ugiye kubona ukabona abandi bana bababwira ati uzazane mama wawe, akavuga ati mama wanjye ntagahari ariko papa wanjye yaboneka, ati niba mama wawe adahari uzazane papa wawe, ukabona nyine we azanye nka papa we kuko mama wawe adahari. None we mu gihe mama wawe adahari bakakubwira ati uzaza ari uko yabonetse, urumva ni ukuvuga ngo
ufite option imwe, mama wawe naba adahari ntabwo uzaza ku ishuri niba bamugutumye, urumva icyo kintu. Ariko mu gihe none abandi baba bavuga ati mama ntabwo ahari ariko mfite undi mubyeyi w'umupapa warahari, njye rero nabaga mfite se ivuga ngo Mary wanjye nibanuma Mary se afite akandi kazi ko kujya kumwigira biragenda gute. Ariyo mpamvu nakubwiraga ngo nitwaraga nk'idage bishoboka ku buryo batari buntume Mary. Ibaze bantumye Mary bimwe byo gususha pirimeri, mu wa gatandatu bantumye Mary nje aje gususha, na segonderi aje gususha, kuko navugaga ngo Mary wanjye naza nahaso yanyuze maranyica. Reka nkomeze mbidage ntebeze muri biki sinde mu dutwiko mu dukungu kugira ngo Mary wanjye batamunuma kuko nzi haso ziwe. So rero no umuntu nyine watumye nanjye nkura noneho mba umuntu mukuru nyiri mutoya. Uri kumva kuba warwana ukanapfuka mukavuga ati mwarimu mbabarira, aho kugira ngo nume umubyeyi reka nkuru pare amatuwarete yose ibihano byose, ariko Mary wanjye naza atse kubera iki ati Mary wanjye ni umugome yankorera ibintu bibi yanse byane. Umwarimu akavuga ati amatuwarete yakora byakubayeho ko abantu twiganye barabizi, nabaga ameze nk'idage ku ishuri kabisa. iyo story ahantu wakoze ikosa, icyo wakoze nuko byagenze ko wasobanuriye mwarimu. Ari igihe haje ibintu bya parade ku ishuri bimwe nyine by'intore. Ubwo noneho wigaga mu wa kangahe? Nigaga mu wa gatanu segonderi. Noneho niga ibyo bibora bya parade bije by'intore, then umuduwayi ku ishuri yari inshuti yanjye arambwira ati umunsi haraza bya bintu bya parade. Umunsi wa mbere byari byaje bakajya bavuga ati attention n'ibiki bavugaga bikangora. Ndavuga kugira ngo nongere nsebe ejo nzabikwepa, panga kubikwepa. Duwayi rero arambwira ati ejo bizaba kandi urabitinya uzahita ukwepa bizaba saa 10. So njye rero ndabikwepa. Noneho kuwambira abantu babikwepye kuko byari ku wa gatanu baravuga ati bagomba kuzana ababyeyi. Njye ntekereza Mary wanjye kandi yagombaga kwishyura minervari. Ndavuga ati none aranyicira hano hantu. Mbwira noneho umuyobozi w'ikigo ndamubwira nawe kugira ngo Mary wanjye aze ziriya tuwarete z'abakobwa iz'abahungu mureke njyewe nzitunganyiriza. Barambwira ati n'izo hepfo za pirimeri ni nazo ndazikora. Nahereye mu gitondo ngeza nimugoroba ndi kubikurikirana kugira ngo wumve uburyo nubahagamo Mary wanjye kumva umwanya wiwe gusa. Yewe mu bintu ngunda n'amaterime ukoresha urimo uraganira unakoze umunsi wose ndimo ndabikurikirana. nari ndimo urumva ninjye wiriwe muri ako kazi aho kugira ngo ikindi kintu cyabayeho cya danje kigatuma noneho mvuga ngo Mary wanjye kabisa. Umunsi nshyiraho tatuwaje ku mubiri wanjye, izi tatuwaje nigaga mu wa kane segonderi. Ushyiraho tatuwaje ku mubiri wigaga muri segonderi? Mu wa kane kabisa, mu wa kane. Noneho tatuwaje ya mbere washyizeho ni iyihe? Nta bisobanuro yari ifite, ubu ntabwo nyiyigira. Ko tatu zitava nuko uwo yaba barazihindura bazikoramo izindi nyine zikaba zakoramo ikintu kintu. Yari iri hehe? Wari umunsi wa mbere rero mu history y'uburyo byagenze mu kiriho tatuwaje. Okay, ngaho iyo story. Nkuko nabikubwiye ngo nigaga primaire imeze nk'idage. Wigaga mu wa kane harya primaire ni kumbwiye? Segonderi nayigize ngo warunshatse. Njye niga noneho primaire nayisoje naratereta umukobwa na rimwe ndi bagakayi b'abana bicara ku ntebe y'imbere abarimu bicaza imbere. Tugiye segonderi mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, ariko nanjye ngiramo agatima ko gukunda, ariko nkajya mvuga ni ibi bintu si byo mama yantumye amano. Wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu utaravugisha umukobwa na rimwe, tuvugana bisanzwe byo mu ishuri ariko tutanakwicarana kuko natinyaga abakobwa. Nka kumwe bavugaga ati umuhungu n'umukobwa bicarana, njyewe nitaga nshaka ya ntebe yasagutse iriho umuhungu gusa nkaba ariyo njyaho kugira ngo bicarane n'umukobwa kwe umutima waradundaga. Ibi bintu si byo Mary yantumye. Then tugera mu wa kane sasa. Tugeze mu wa kane nari mfite umushuti wanjye witwaga Jihad. Uwo mu Jihad rero yari inshuti yanjye bya hatari, ariwe twicarana, ariwe mugenge wanjye urumva. Arangije arambwira ati hari umwana waje hano ku kigo wa danje
wadanje ati muri clique yose tugendana muri break, kumwe muri break musohokana bakivuza ifirimbi, ati ni wowe udafite umusheri ujya kureba abandi abasheri bawe baza kutureba abandi tukajya kubareba. Arambwira ati nawe ukwiye sheri, twakubonera sheri mushyashya waje ku kigo. Ati nawe ni umuhanga mu ishuri, ariyamini yagira isuku yambara neza, kuko kuva kera njye nakundaga kwambara neza, gusa neza, isuku no kwiga. Ati uwo mwana yujuje ibyo wavugaga ushaka, ati rero twamuguhitiyemo tujye kumureba. Ndagenda mukubita akajisho, mbona n'ikibona umwe, ndavuga uyu mwana nzamuteretesha iki, ndidage ceceka twabigiyemo twamukubwiriye. So kumbe genge yagira amubwira ati ewana Lewis rero ni umwana mwiza, wa mbere mu ishuri, aritonda, agira discipline, agira isuku, yambara amakeshi meza, ama Air Force, ama N1 ibiki, ati niwe twaguhitiyemo. Ubwo Lewis nanjye ngurumva nari kajuga icyo gihe, ndebye umwana nkayamvuga ni uyambura kumbeshya, yemeye se? Ati yemeye. Umwana yavuze ati niwe yaburaga. Ubwo nabwo tuzahureje. Umwana duwe we yari sharp, urumva yari avuye ku kindi kigo, yari avuye interna, njye nari interna na rimwe, kandi abantu ba interna baba bari sharp kurenza abantu bize externa gusa. Umwana tugihura baramubereye, n'ubwa mbere nari moberanye n'umukobwa niga mu wa kane, amobereye kirande, ndavuga oya ibintu se birashoboka. Umwana ari fresh, abaramubereye kirande, nkaho musanzwe mukundana muziranye bakuguyemo mu wa kane se bwa mbere moberana mu wa kane kabisa. Abaramubereye ati witwa nde? Ndamubwira ati nitwa Lewis. Ati okay nanjye nitwa runaka. Yitwa nde? Urumva yabaga yitwaga nde? Cyayitwa yitwaga umwari. Umwari. Reka tubijyanishe gahoro, iyi story iraryoshye. Reba hano umuntu witwa ngo Gasogi, ibyo ndi kuvuga hano hari umuntu uri kubikubwira ko nabeshya. Igihogo ndamubona. So umwari yahise akugwamo wiga mu wa kane, nibwo bwa mbere mu buzima wari uyambiriwe n'umukobwa? Yego. Wahise wumva bimeze bite? Wowe abanza umbwire uko byari bimeze uyambira umukobwa bwa mbere akuguyemo. Umwari waradundaga wagira ngo ni base, kumwe wumva indirimbo ukumva urubaze rukubita gutya, urumvaga ari base iri kudunda, njye urumva nanamuhobereye namwegere wakajya kurura. Arangije arambwira ati umva se witwa ndese? Urumva ngo nawe yabaga afite amakuru yuko nitwa naho niga, babaga babimubwira, urumva baduhuje bari babimuhaye amakuru. Arangije arambaza witwa ndese wiga? Nitwa Lewis, niga hariya S4 muri Hege. Nigaga Hege njyewe. Arangije Hege History, Economy na Geography. Urumva we yigaga mu wa gatatu. Arangije aravuga ngo yiga Hege. Urumva amakuru yabaga afite nanjye nyafite aho yiga n'ahata byose n'amazina ye nyazo. Ndamubaza wese witwa nde? Wamwibaraguza nyine. Aravuga kubera ko ibyo kuganira nanjye nitwa umwari. Ndamubwira okay nari amagambo arancirana. Ndamubwira ko urumva bwari ubwa mbere, ndamubwira ni byiza nishimiye guhura nawe, hari umukoro mwarimu yadusigiye, ngiye kuwukurikirana tuzongere duhure ejo. Aravuga okay nta kibazo. Akomeje agenda abwira babashiti banjye ati ko nabonye se atari sere cyangwa yanyiriyeho. Bati we ati ntabwo yakwiriyeho, niko yimereye Imana. Ati buriya rero witwaye nabi, kuko ubundi ari seri, abakobwa bose baramutinya. Kumvuga ahubwo ninjye utinya abakobwa bose. Genge ikumvugira ati abakobwa bose baramutinya. Atari seri ngiye mu ishuri ndababwira nta kinara abakobwa cyane, buriya yabonye utari seri atahubwo ubwo wakoze amakosa. Ati ubundi baramutinya. Nanjye ngeze muri classe, ababaji banje baraza tuse none se man we tugwiye cyana pase y'icyana gishyashya kirenze uzana ubudage. Ndababwira ati oya man, uriya mwana ntago ari revu zanjye man, n'ubwa mbere ngiye guteretana mu mwana wagateswe na dowaye w'ikigo nta soni. Barambwira ati uriya ni revu ya man, wowe ufite confidence, ibyo wegera confidence umuhabye. Ukumva rero ikintu cyabayeho sasa, nk'umuntu wiyamina, ndababwira ati none se ngomba kumubwira ibiki nyine bita bimuhabura. Barambwira ati wowe ikintu ugomba kwita umubwira, mugomba guhura ukamubwira
ko ari ibintu byabaga ku ishuri ku wa kane bakinaga amatiyatire ku ishuri. Muri wa mwanya wa tiyatire mugahura mukajya muri class ukamubwira ko mushaka kuganira, ukamubwira ati njyewe rero buriya naragukunze, narakubonye, maze iminsi mbitekerezaho, ndakwikundira. Uri kumva? Ati noneho urumva abaji banjye, ati wowe mubwira ati njye narakubonye, ndakwikundira, maze iminsi mbitekerezaho, ntago ari ibintu byako kanya. Ndababwira ati navuga ngo hoya se. Barambwira ati navuga ngo hoya, umubwira ati nta kibazo, njye icyambere nuko nakubwiye ibyo ibyiyumviro byanjye n'ibyo nashaka kubwira, ubwo niba bidakunda nta kibazo, gusa nubona mbikwiye nta kibazo, uzama ayo mahirwe. Ndababwira ati navuga ngo yego se. Bati navuga ngo yego umubwire ngo hoya. Umubwira ati se ko njye mbikubwiye narabitekerejeho, we nawe wankundaga ko ibimubwiye nawe narabitekerejeho bimaranye iminsi. Abo bamenye barateguraga, bari aba expert mu rukundo. Ndababwira ati yavuze yego twita dukundana, ati hoya. Itumubwira ati hoya, icyo byaba kuryaryo. Urumva? Ati kuko umuntu abyerura bivuge mu magambo. Ati nakubwira ngo yego araba kuryarya, kuko ibintu ugiye kumubwira aba umubwiye ko bimaranye iminsi ubitekerezaho. None se nakubwira yego nawe arabimaranye iminsi abitekerezaho, ati ntabwo ibyo bintu bishoboka. Atagomba kuguhakanira umukobwa bwa mbere, niyemera araba kuryarya ariko kwikiza. Niyanga umubwira ati genda ubitekerezaho, nubona mwiyayo mahirwe uzayambe. Umwana ndagenda nabiborotse buryo ndi bugende mvuga ati rero maze iminsi mbitekerezaho, kukubwira ko nkukunda ntago ari ibintu bijaga kandi ni ibintu maze iminsi ntekerezaho, nabiborotse. Turagiye muri class yaho bigaga, mutumaho nyine turagenda, abandi bari mu kibuga aho bakiniraga amatiyatire. Turagiye, urumva nambaye n'umupira w'imbeho ewana nifunze. Turagiye, agakeci kahanaguye kameze neza kari ku cyamba. Umwana aricara, ndamusuhuza, bite ni byiza, amakuru ni meza, umeze neza ye. Araceceka, ntegereza akambwira ati wowe umeze ute, amagambo ashira ivuga. Ndamureba, arambwira ati none se wambwiye ngo uranshaka, wambwiye wacakiraga kirandenga. Ndamubwira nurumva ushaka ko mubwira ati ndumva mfite amatsiko. Ndavuga urumva ufite amatsiko y'iki? Ati ushakira to, wambwiye ko nshaka, ndavuga ngo utegereze. Umutima urongera uradunda, biti irikubita mu mutima urongera uradunda. Ndavuga ni noneho kambaye ibi bintu nishoye. Ndicara ndamubwira nti ukunda ikinamico? Ngo hoya, ngo naho nkunda ibinamico. Ndamubwira none se wiga harya, wiga muri iri shuri? Ngo yiga. Ngo none se ngo ntabwo ubona ko ariho niga? Kandi nanjye ndabizi ko ariho yiga, ndi no kubibona ko ari no ku ntebe yiwe. Ndamubwira okay, njyewe nyine nk'uko nabikubwiye nitwa Lewis, niga hariya muri Hege muri ya shuri, kandi arariza nanarinyura haranabizi. Ati se wabimbwiye se? Ni Jihad se muri inshuti? Ubwo wari wamumayemo pasi yitwaga Jihad. Ni Jihad se muri inshuti? Ati sha turi inshuti cyane nyine. Aransetsa, ni umwana mwiza. Ati nanjye kubera kwibaraguza nabuze icyo mvuga, ni umwana mwiza no mu ishuri aradusetsa. Ati biragaragara. Ati none se wambwiye iki nshakira? Nshakira, urumva ko yakugira isoni, nawe mu gapiti karishaye cyane. Ni ikintu rero mushakira, ni ntabwo yari yakubwiye se Jihad? Ati oya, ati ntacyo yari yambwiye. Okay. Ati wankundiye iki se? Ati nyine tu narakwikunde. Nyine wankundiye iki? Nyine nabonye uri umwana mwiza, witonda, uri umuhanga. Ndi umuhanga asuza amanota yanjye, uzi uko niga. Numva arandashe, ndaceceka. Ndavuga oya, nabonye witonda, nyine uri umwana mwiza, uba wambaye neza, usa neza. Ngo merci. Ntabwo ndimo kukumva. Okay, yeah, warubwiye atarakubwira merci, n'umwana mwiza, niho naheruka kumva.
arangije umwana ntegereza akambwira ngo yego cyangwa we. ni umuntu urimo guhamagara. Ni umujyi wari kumpamagara, ntegereza akambwira yego cyangwa oya wapi. Arakomeza arandeba aravuga merci, arambwira ngo none ndeba hasi ndeba hirya, ndavuga ati ndasebye. none ndebye mu madirishya mbona abana twiganaga bandebaga, n'abigana nawe bandebaga, ndavuga ni none nsebye bandeba, ndavuga mbega igisebo. gange ubwo yawe mugiye ntabwo yari kurwana seriye. n'icyo gisebo, ndimo ndareba hirya hino, umutima urandya urakubita, ndavuga ni none nsebye abana mu madirishya banandebaga. ubwo umwana urumva we yabaga afashe ikayi nyine nk'umeze nk'uri kwiga ari kujijisha, aba arambwiye none se ngo Lewis, ngo nakubaza ngo gato, ndamubwira nta kibazo, ngo ufite imyaka ingahe? ndavuga nimvuga iyo mfite nshobora gusanga muruta cyane. akavuga ati aka gasaza kari gutereta umwana wo muri revo babyitaga guca biroti, kaje guca biroti biragenda gute? aravuga ati aje guca biroti. abantu bo muri iyi revo kuza gutereta muri yo revo babyitaga guca biroti. noneho nimvuga nkigira umwana, aravuga ati aka kantu ntabwo kari revo agapeti kaje mu biki. nabyo numva nta gisubizo. ndamubaza ngo wowe ufite ingahe? arambwira ngo ngo ndakubaje ufite imyaka ingahe? we yari seri, yari avuye interi nakundanye. ndangije ndamubwira ni njyewe mfite imyaka 17. arambwira ngo 17 ngo wavutse ryari? ndamubwira ni nyine nawe bariga imyaka 17, ubwo navutse ryari? ngo ntabwo nzi kubara, we mbwira. mbona yanamifiye cyane, umutima none uratera cyane. ndamubwira umva se mfite 18. ubwo nese mbona ko yambonyemo agapeti, ndamwanya mfite 18, ihita nikuza cyane. arambwira ngo ngo nese ngo kuki udakundana n'abo mwigana? ndaceceka. hari ikizamini cy'akazi wari urimo. mu bana wa gasaza we ujya mu biki uri kumva? ndangije ndamubwira toke nta kibazo, icyangenzaga nicyo nakikubwiye, so niba bidakunda nta kibazo, nakureka kumana umwanya wawe nanjye ngakomeza nta kibazo. arambwira ngo umva se ngo twakwibera inshuti, ngo gukunda nabyo ntabwo byashoboka, ngo ngiye ngo naje kwiga, ngo ntabwo naje gukundana. amaye nka numva umwana arankati. ndamubwira toke nanjye naje kwiga, ariko kwiga ni naho dukura abo tuzabana n'abo dukundana. oya ikintu kituraje inshinga ngo ni amasomo, ngo nicyo ababyeyi badutumye, ngo ntabwo badutumye gukundana, ngo banza urangize kwiga, ngo ubundi si by'ababyeyi bagutumye warabisoje. ndavuga oya, banza urangize kwiga noneho tuzakundana nyuma. nanjye narangije kwiga niba bigikunda. ndamubwira sawa murakoze, ndagiye njya mu ishuri, ariko ndeba nkajya mbona abantu bose bari kubona ko nasebye, nta n'uzi igisubizo bampaye. nkajya mvuga n'ubu muri classe tuvuye mu kinamico, nicaye muri classe, babaniga banjye baraje ngumva ngo twizere ko watwitse, ngo umwana ngo ni yego, ngo tugende mujye kutugurira icyayi, urumva? ndababwira Imana mu byihore ntabwo muzi ibya bate wawe kwibaraguza abantu bemereye nuko mwigira seri. ubwo barakwemera utangira kutwigiraho seri nk'uri mu rukundo, wigize seri aka kanya ukigera mu rukundo. ndababwira Imana muvane blaga umwana mani yanga ati byagenze ute? ndababwira ati ntabwo mana ari uko bigenda, ati Imana ntabwo uri seri. urumva babona ko nari seri, babonye ko nari seri barambwira ati Imana ugomba kumwihorera. rero niba yakubwiye ibyo bora ugatangira kujya winyurishwa aho yiga, uko uzanye urukweto rushyashya unyura kuri classe y'aba bana bose bari mu ishuri, uri kumva icyo kintu? ukanyura mu kibuga aho abana bose bakubone wambaye urukweto rushyashya, uko wambaye agapira k'imbeho gashyashya, unyura hariya wikatisha usaba uruhushya rujya kuri toilette, umwana bakomeza bakurangarira, umutima ubutera avuga ati uriya muniga naramukatiye. abandi bavuga ati wowe urabeshya, umuniga wambara kuriya, uriya muniga wo muri iyi revo. abaniga babangiriye iyo nama, nangira noneho guhindura kangwe, nkajya nambara umupira usa nk'urukweto, valese cyangwa jampa y'imbeho isa nk'urukweto, uruhushya rudasiba buri kanya, nyuraho kugira ngo bambone, yibonekeza muri make kugira ngo uwo mwana mbone.
umwana noneho haciyemo iminsi aranyandikira, mbona yanyandikiye kuri Facebook. Icyo gihe nta WhatsApp nabagaho, nta biki, yabaga ari kuri Facebook. Mbona yansacinze aranyandikira arambwira ati umeze ute n'ibiki, ndamwandikira turara duca ati imvura iri kugwa. Ariko cyumweru mu gitondo ndamubwira nari, barambwira ati ejo uzaze unsuhuze. Kuwa mbere mbiganiriza abashiti, barambwira ati karimo, ati ubwo byaje ati noneho ikintu cya danje ntujye kumureba, mureke ubwo yakubwiye ngo umurebe ugume mu ishuri, nakubaza impamvu utamurebye uzamubwire ko wari uhuze, tangira umwiryeho sasa noneho nk'umurigenda. urumva abo bari bafite experience, bari abarigenda, urumva babaye baratese bakiga sentiye mu primaire. Umwana uwo munsi sinajya kumureba, ariko umutima ukandi ukambwira wagiye kureba Mayira, wagiye kureba iyo love, wicaye uri mu bice umutima wagutomyemo. Ndihangana nkajya murebera mu idirishya muri break, nkavuga ni wajyayo. So noneho sinajya, atashye kuri Facebook aranyandikira arambwira ko utaje kundeba. Ndamubwira umva se nayo mfite ibintu byinshi, teacher wa geography wanariadwa ibora byinshi bitari byakarangira, niyo mpamvu. Aravuga kumbi nta kibazo, ejo se wazaje kundeba. Ndamubwira nta kibazo. Kwishuri nanone agapase, noneho wa mupasi wabaga ureba ipasi ukabona yagutema, ndayiteresha itabaho. Njya ku ishuri noneho byahinduye isura, agacongo kameze neza. Mbwira abana ni none yambwiye ati tugomba kubonana, nimwongere kungira inama, ngomba guhura n'urukundo rwanjye, mufite abasheri banyu mu ndeke. Barambwira ati ceceka wowe tuza, ntabwo ugomba guhura nawe, ugomba kumubwira ati ngenda ahura nkawe nkande, ko njye nakubwiye ngo dukundane ukanga, ndahura nkawe nkande, ko tutigana tukaba tutari igishuti, ndahura nawe nkande. Paka yemeye ngo mukundane, mujye muhura nk'abakundana, niba batemera ko mukundana urahura nawe nkande. Mureke yirirwa mu ishuri. Ndavuga mu ijambo gatoya, abo baji ibyo byose ubu ni bakuru, bakora mu bintu by'inama z'ubujyanama by'urukundo. Ubu wapi, umwe yigisha gutwara amamodoka i Nyamirambo, undi nkubwira ibintu bikorera ntaho bihuriye n'inama bagiraga. Abajyanama babwira abana tugomba gutwara gutya, ukayobora gutya, ukagira gutya. undi bakora iki uretse gato urahita uyikomeza Esther. Ni ukuvuga abo bajyanama bagiraga inama papa cyangwa uburyo batereta, uburyo bakunda. Urumva ko n'abajyanama umvaga bafite experience mu bintu by'urukundo. Ngo umwe yigisha gutwara imodoka i Nyamirambo, undi ubu ngubu yabaye umuyobozi w'urubyiruko mu murenge wa Gasyata. Uwa gatatu we yibereye umudiji, ashimisha nyine abantu umudiji. Nabo ngabo bari bagize batatu, yari genge ya batatu. Undi we ni umwarimu, undi yabaye umwarimu, byarabaye umwarimu. Ngaho komeza rero, baravuga ati rendira umwana uramureba, wabwo turahura kuri none ukambwira ati ewana cyangwa mureke mani, uwo mwana mureke. Urumva undi ukambwira ati abaye kugushika bifitiye basheri babo, baragira ngo ugume wenyine, bareke. Urumva bareke. Ndamureba nabo jya mbona ayo mahirwe, nkavuga ndi kwitesha amahirwe. Umwe rero bitaga Jihad aranganiza ambwira ati bro, nta rush ufite, mureke. Buri mwana yatangiye kugutekerezaho, ugashaka ngo muhure mwihorere mpaka none akubwiye ngo nsigaye ngukunda, cyangwa nabitekerejeho ndumva twakundana. Uri kumva? Umwana umunsi nabwo nitwahura, ngiye nsanga yanyanditse ngo nakwanze wowe. Ndamubwira ni kubera iki se kandi? Ati we wambese ngo nanone wandeba, ati nanone se warukire muri geography. Ndamwanya wapi, nabitekerejeho mbona guhura nawe ntabwo bishoboka. Ngo kubera iki se? Ndamwanya njye nakabaye muhura nawe nk'abantu bakundana twishimanye, none ndahura nawe nkandi. Mwana ati ntabwo nkunda se, ninjye ndagukunda ariko we ntabwo nkunda, turahura nkande. None narakaye. Ati none se ngibona nkwanga, ni none se urankunda? Ngo ntabwo ese nkunda kwanga, ni nyine mbwira urankunda? Ngo yango ntabwo nkwanga. Ndamubwira ni oya, ibintu ni bibiri, urankunda cyangwa ntabwo nkunda. Ngumana ngo ndagukunda ariko ngomba n'inyango, bari abahungu mugendana ngo birirwa bateretanga abana benshi mu kigo,
ngo sinzi impamvu nyine mba mbona ngo nawe ngo waba ari ukumeze ngo bose ndababwira ni njye ntandukanye na bariya abahungu rero, bariya abahungu n'abana babi ndabateranya, babi si n'inshuti zanjye, iriya mico yabo nirirwa mbabwira ngo bayireke, n'ubu kuba ubona basigaye batuzi ni ukubera inama zanjye. Leta mbwira ngo cyangwa uzabahindure, ngo ibaze ngo nkuriya ngo yatumye runaka bamwirukana ku ishuri ngo kubera ngo kwirirwa ngo amutesha umwanya ngo ibikene. Ndababwira ndabizi nanjye, niyo mpamvu nagendana na buryo mbona ngendana nabo mu bakobwa se, nirirwa mbagira inama, bariya abana n'abana babi njyewe umuntu ubafasha no kuba bakigangara kubera ujye ubirinda. Ati ikintu cyatumye ngenda nakwegera bwa mbere nkubwije ukuri ni uko yakubambwiye ngo nze nguterete, kandi njye nari narakwikundiye kubera imico yabo mibi, numva ko n'inzu uramfata nkabo, urumva ahita mbateranya. Ati ndumva sha wori n'umwana mwiza, ati naranaganiye numva ngo uri n'umuhanga uranito, ni ngerega ndi n'umuhanga sindi nka bariya banga no kwiga, niyo ababyeyi n'ubuhoro babona ku ishuri. Mba ndabateranyije, ariko mbateranya ku macyo yo kugira ngo noneho mbikemurire nagendeye ku nama zabo. Umwana arambwira ati none se niki kinyizeza ko twakundana bigakunda? Ndababwira ni njye ntandukanye na bariya abahungu, icya mbere njye nzagendera kuri kondisiyo yawe, ntabwo nzagendera kuri zanjye, ibyo umbwira byose ndabyemera. Aha, umwana ati ngiye kukubwira kondisiyo 5, niba wazibasha turakundana, nitwagiye nushaka umbwire 50, uretse 5 uvuga senkani. Ati we ati ni 5 gusa, ati ya mbere nta muntu mu kigo ugomba kumenya ko dukundana, ni iroroshye. Iyo iri rusange muri segonderi, iyo umuhungu n'umukobwa bagiye gukundana nta muntu ugomba kubimenya, kandi mwirirwana everyday, ariko ngo nta muntu ugomba kubimenya mu kigo. Iyo ngiyo iroroshye. Iya kabiri nta gusomana. Kandi ngo n'ubundi kuguhobera byari byarakurenze, iyo ngiyo ni nkaho nta n'icyo yari kumara. Ndavuga naho ngaho uranankijije kuko n'ubundi sindabikoraho, n'ubundi nari buzasebe. Iya gatatu arambwira ati nta gufunga inguni bimwe bya segonderi ngo mu mabureke cyangwa mu biki. Nawe ungiriye neza. Niyo nayo nayo. Arambwira ati iya kane ntabwo nshaka kubona mu bakobwa icaracara nk'abandi bahungu mu kigo, ngo njye nkubonana n'abakobwa. Iya gatanu arambwira ati gufokasinga ku cyakuzanye ku kigo ari cy'amasomo, nta bindi nshaka ngo njye nkubona ngo winyurishwaho, ngo ujya mu mipira, ngo ujya mu birori, ngo ujya mu biki. Oya, izo nizo kondisiyo zanjye 5. Ndamubwira ni kizo numva nanjye arizo zanjye, se ahubwo wakongeyeho n'izindi. Arambwira ati oya, izo 5 nuzibasha njye bizabimagije, ni njyewe nta kibazo, izo 5 zirahagije, njyewe ndi tayari. Uri kumva umwana mwemereye noneho kondisiyo, numva kuko bwari ubwa mbere numva ko ari ibintu byoroshye. Tugiye ku ishuri ku wa mbere, ipasi ya danje, umucongo wa danje, mba ngiye ku ishuri kuri keshi nshyashya, mba ngiye ku ishuri ngo mbe namutesheje umutwe, ntabwo ngiye najya ku ishuri noneho nambaye keshi nshyashya. Ibintu wansezeranyije tukiri mu biruhuko ngo uzangurira keshi buri cyumweru, none tugeze ahangaha ntabwo bishoboka. Abangurisa indi keshi, mba ngiyeyo ku ishuri, turagenda ku wa mbere. Kubera kuntu twari twakundanye n'ubwa mbere nkundanye, umutima urandya. Ndavuga ndi bujye kureba my love gute noneho ko mfite umukunzi, ko nakiri ingaragu noneho mfite sheri, biragenda gute? Mbwira abana twiganaga babashiti banjye, ndababwira nti noneho wa mwana yemeye, ndababwira ariko narabateranyije kugira ngo yemere, biragenda gute? Barambwira ati bro we wipanika, uraguma mu ishuri, uwo mwana niwe ugukeneye, se wo mukeneye araza kurebe, mwicare muciringa hano ku ntebe, twe tureta tugenda, musigare muganira, umubaza amasomo n'ibindi. Umwana araza turaciringa, uko iminsi igenda icamo urumva tugenda duciringa, twagendaga tumenyana. Za kondisiyo 5 nzizirikana. Reka noneho umwana nsangane n'umushiti wanjye witwaga Geva. Uwo Geva yaravuye iwawa, abantu bavuye iwawa muri promosiyo ya mbere bakabazana ku bigo by'amashuri. Geva bamuzanye iwawa, yigaga mu wa 5, njye niga mu wa 4. Bamuzanye ku kigo, urumva yari umurara ku kigo.
bamutinya, ari umuntu uri classe nyine mukuru kuri twese. Aza kundeba muri classe arambwira ati bambwiye ko mani ngura umwana w'umuhanga ati wansobanurira ibibora. Ndamusobanura bya ibibora byo muri history bya ngo ni immigration, ngo ni immigration. Araza turaganira ibiki n'ibiki ndamusobanurira. Reka baby rero aze kundeba nsangane n'uwo Geva. Uwo Geva yari afite amatatuwaje hano na hano, hano hejuru na hano. Ansanga nawe ariko ku secondaire kuko babaga bahinnye udushati abantu bafite tatu cyangwa bajyaga kuri bar. Ansangana nawe baby, ansanga nawe ndamusuhuza ndamubwira ati yitwa Geva ni inshuti yanjye, urumva yiga hariya Veta tureka arigendera adusigana nawe. Muri inshuti ndamubwira ati tumaranye nk'igihembwe cyose ari inshuti, ni umwana mwiza n'ibiki. Gusha namukunze ngo ni umwana mwiza azi kuganira. Ndamubwira ngafite ngo n'amatatuwa waje meza. Uri kumva nta tatuwaje nagiraga ubyibuke. Nari n'ibyaje. Ndamubwira naho story atangire kubatakurikiye timo kuganira kuri story ukuntu wagize tatuwaje ushaka kutubwira story wahuye ibyago wahuye nabyo na mama tuze tatuwaje bwa mbere. Yes. None urumva ni ubwa mbere nta tatuwaje nagiraga. Baby nkunze itavuga ngo yakunze tatuwaje z'uwo muniga, ngo ni umwana mwiza, ngo none ngo afite ibitatuwaje byiza. Ndamwe wazikunze ngo yigo ngo cyane. Ndavuga wazikunze kuko bwari ubwa mbere nkunze, numvaga ko umuntu mukundanye ari we munabana ubuzima bwose buzira herezo. Ndavuga ati my love ikintu yakunze agombe nanjye akimbonane, ntago agomba gukunda ikintu ngo akimbureho, ntago bishoboka. Uri kumva icyo kintu? Nta gitekerezo cya tatuwaje, nta muntu muri famille wanjye ugira tatuwaje n'umwe, ni njye njyenyine muri famille ugira tatuwaje. Nta n'umwe wayigiraga, nta n'umwe wabintekerezagaho. Ubwo mba ndicaye mbitekereza ndavuga ni yakunze tatuwaje za Geva. Ubu Geva nagiye kuntwarira sheri, ntabwo byashoboka ko Geva yantwarira sheri kubera tatuwaje. Mba ndavuze oya, Geva ashaka kundira icyana kubera tatuwaje, ntabwo bishoboka. Mba ngiye kureba Geva ahantu yigaga, ndazamuka ku maesika ndambwira Geva bitarambwira ni sawa umeze fresh meze neza. Ndambwira Geva man ko nshaka tatuwaje. Arambwira ngo oya ngo mani ngo genda ngo wamureze, ngo ngura ubwana ngo wo mu rugo, ngo mani ngo ntuzigere unashyiraho ngo biriya bibora, ngo ibibora n'iby'abara. Ndambwira oya ngiye nshaka tatuwaje, ibyo ntabwo bikureba. Mu rugo mama wanjye akunda tatuwaje aranabyemera mani, ashaka na tatuwaje. Arambwira ngo mama wese ari ushaka tatuwaje. Ndamubwira ni mere wanjye ashaka tatuwaje, kumbona mfite tatuwaje. Kumbe ubwo ni baby wanjye wakunze tatu z'uwo muniga. Arambwira ati oya mani nta bya tatuwaje bireke n'ibiki n'ibiki. Uri kumva? Ndamubwira ngenda ashaka tatuwaje. Uri kumva icyo kintu? Arambwira atoka hano hari umujyi bita Jackson uhiga, yaharangije umwaka ushize yigaga hano, ni inshuti yanjye niyo waneze tatuwaje, namugusabira akagutera tatuwaje. Ndamubwira ni ewana, mubwira ati nangahe, ati hari zimwe z'inshinge za kera nyine z'inshinge badomaga. Ndamubwira icyo bisaba cyose ngenda gikora. Arambwira ati noneho tuzamubwira ko wa gatandatu agutere tatuwaje, shaka nka Kenzi agutere tatuwaje. Ndagenda mbwira Mary mutera injuga zishoboka zose, mubwira ibibora byose mutera injuga zishoboka. Amagacumi ngenda ndeba umusista wanjye mutera injuga na w'amabitano. Muri weekend njya kureba Geva anjyana kwa Jackson umujyi bitaga Jackson, arangije kwishura atera tatuwaje. Urumva antera, ndamubwira nshaka tatuwaje. Urumva Geva yagiraga tatuwaje hano na hano. Noneho ndavuga ni Geva yabaga yahinnye ishati kumwe bahinnye ishati gutya. Niba baby yarazibonye ahinnye ishati, nje noneho kujya gushyira tatuwaje gutya wapi, nje zigomba kujya hano n'azajya zireba bidasabye guhinnye ishati. Ishuri barazibemereraga nta kibazo. Kwishuri ntabwo bazibabazaga. Kwishuri urumva yaravuye Iwawa, ari babanyeshuri babaga bavuye Iwawa bakabazana mu bigo by'amashuri kugira ngo bakomeze amashuri yabo bige. Baba bari barananiranye kera n'ibiki. Urumva nje noneho ku kigo, urumva niyo nongeye kuzana tatuwaje zidasanzwe mu kigo. Urumva niyo wari uzifite avuye Iwawa,
njye none ngiye kuzizana hano ku maboko yombi uvuye kugira ngo sheri wanjye utarize ntazajya no kuzigura. nahindukira njye kureba hano ajya azirebera hano ko twiganaga udushati dukase. ndavuga ni mayirova kugira ngo bamuntware umugore wanjye ndaje nzishyire hano sha ndamubwira ni ntera hano uwo muji kuko zari inshinge arambwira ati inshinge ziraryana zirababaza cyane ati birasaba ngo witemo akantu. ndamubwira na akantu nta gake ati birasaba nyine ngo unywe icyo kunywa kuko ntabwo waba uri soba ngo tugutere izi inshinge zitatu ushaka ni nyinshi wanapfa. ndamubwira icyo bisaba byose birashoboka ushaka ibintu byagiye bitwara abandi imyaka warabishakira icyarimwe babishyireho rimwe. icyarimwe kabisa. noneho wumve back in days nari ntaranywa ku nzoga na rimwe niga mu wa kane segonde kuko nakubwenge nigaga externe ntabwo nigeze niga interne ubuzima bwanjye. ni ubwa mbere noneho arambwira ati rero ngiye kugutera hari hagezweho inzoga bitaga ngo niba ari cifu zo mu dushashi batwitaga mu cifu. arambwira ati man ati rero kugira ngo utumve ububabare kuko inshinge ziryana banza umwe. ndamubwira ntabwo njya nywa inzoga ati ntabwo byakunda. ajombye urushinge rwa mbere ndababara ndatinya ati ntabwo byakunda ntabwo zitatu zarangira. ati we banza umwe w'igifuri nkutera urashiduka byabaye. anywesha kuri cifu bwa mbere za nzoga zo mu dushashi zari zigezweho icyo gihe. umukozi wawe gukoresha ama experience atabaho mu buzima cifu burayibure kubera umukunzi ndavuga ni ntarebere kanywa ariko umukunzi azambona ni tatuwaje. abankubisa agacifu ndanyweye agacifu kuko ari n'ubwa mbere umva hayi zitazigufata vuba vuba. arankubisa ubutata arankubise over biba birarangiye. experience buretse mbere yuko tujya kuri tatu kunywa inzoga bwa mbere nayo ni experience ku bana bo mu masegonderi cyangwa nayo itari nziza. wumvise bimeze gute nk'uwawe umwe inzoga bwa mbere iyo chief? icyo gihe noneho ibintu byabayeho bwa mbere na mbere nibwo bwa mbere mama wanjye yanyanze nkabibona kabisa nkabibona. urumva naratashye kuko bwari ubwa mbere. oya utarataha ndavuga urumva umwe chief kugira ngo bagukorere bitatu nibyo ndimo ndumva experience wagize ukimara kwisomaho mu mutwe ibintu byagenze bite wabonaga ibiki byari bimeze bite? ni ukuvuga ngo icyo gihe ngiye kuko bwari ubwa mbere yakomeje ambwira ngo nkwaho ngo ukomeze umwe bimwe bavuga ngo ni ibiyobyabwenge nyine ubwenge burayoba n'ahantu niyo mpamvu zitwa ibiyobyabwenge. nta bwenge uba ugifite nta control ku buryo urumva yaneye inshinge zabaga ari inshinge nta nubwo ari imashini sinanamenya ko ari kuntera tatuwaje kugeza naho nkarabya kumwe bagukarabye bagukuraho ya miti yayo bagagusiga amavuta njye simbimenye nkongera kwibona gusa nsize amavuta nsa neza tatuwaje. nubwo wowe gusa wataye ubwenge wasomye utubwenge uragenda ntuzi aho waruri. ewana ndakwama nyine ndatuza aratera kuko ntabwo nawe ni nyiza ahantu nde. ni nabwo numva nanageze mu rugo birabatungura iwana ngira mu rugo iwana kugira ngo ubyumve nibwo meri bwa mbere yarambonye nkwe inzoga anama amata kugira ngo uziruke nzigarure nongere mere fresh. uri kumva icyo kintu birandenga kabisa. icyo gihe nibwo meri yatangiye kunakariza icyizere none aravuga ati babana iyo bagize superieur ni ibi baba bagiyemo. okay ngaho komeza byarangiye winjiye mu rugo reaction za mbere bimpe neza yose uko byagenze. urumva yaneye tatuwaje nambaye jumper kugira ngo meri cyangwa bo mu rugo bose bataza kubona tatuwaje. ndagenda urumva igiswinga arabibona ari cyinshi ankubita amata kugira ngo mbigarure nongere mere fresh. ewana ndagenda mera fresh ngaruka ndaryama mu gitondo ndabyuka kwa kundi saa 11 umuntu wese waragasinza kanimwe ari gagarura ubwenge nibutse movi yabaye ndavuga hoya nirebye ku maboko mbona uburyo nsa ndavuga hoya none ibintu yari yakizeho nta nibyo nari namubwiye ati nyandika hano ku kuboko nacushanyeho ndebye mbona handitseho ngo regarding ibiki n'ibiki ibintu namubwiye nyine we yari imagine ibintu nyine by'umujene ndavuga ye babo we none ibi ni ibiki mbona none amaboko yanjye saa yanjye ndavuga ni umwana wo mu batambye none ibintu nzanye n'akataraza nzakaza numva birandenze ndavuga mana nyagasani ntago bishoboka kubisingewe. ariko ndavuga ati ariko kubera umugore wanjye tuzabana ntari urumva ndavuga ati ntari kabisa ku mugore wanjye ntari
ubwo ndakwamye turi ku cyumweru, ku wa mbere tujya ku ishuri, namba umupira w'imbeho nsubiye ku ishuri ndakwamye, ubwo nkajya mura nifubitse mba bakonje ariva, izuba rikava abandi bagakuramo imipira y'imbeho nge nkaguma nyambaye. Umwarimu aravuga ngo ewana kuramo umupira w'imbeho. Ndamubwira wapi ntago bikunda ngenda arwaye. Ati ukuremo hagiye kuza abashyitsi mugomba gutebeza mwese. Ndamubwira ngenda arwaye. Arambwira urawukura, ndamubwira ngenda arwaye ukuremo. Mukuyemo ahita abona amatatuwaje. Aravuga ibyo ni ibiki? Urakiyandikaho amarikeri umuntu w'umugabo, wumvaga ko ari marikeri umuntu w'umugabo, genda ukaraba ibyo bintu vuba vuba. Ndasohoka ansanga hanze natinze kwinjira, none ubu ntabwo urakara ibyo. Ndamubwira ndaje mu kanya gato. Injira mu ishuri, genda ubikarabe ndeba none. Ndamubwira ntabwo bivaho, ibyo ni ibiki bitavaho? Ndamubwira ni tatuwaje. Ngo tatuwaje kurumva ni ubwa mbere mu kigo cy'amashuri umuntu afite tatuwaje hano hasi amaboko yombi, kiramurenga. Aravuga ati duhure kuri direction, animateur, préfet des études, préfet de discipline, bose baraho ngaho. Beta bantuma umubyeyi, ubwo bantu mu mubyeyi narereka Mayirove ko nashyizeho tatuwaje. Nari negereje ngo zume, urumva ukuntu ziba zishishuka zitaramera fresh. Negereje ngo zume none nzazimwereke zafashe ku mubiri. Babantu mu umubyeyi rero kumubwira ngo mfite tatuwaje byari ibintu bidashoboka. Ndamubwira ni barakuntumye kandi sinzi icyo bakuntumye. Ati wakoze iki? Barakuntumye kabisa nanjye sinzi icyo bakuntumye. Ntabwo iza abarimu kuno biyenza, iyo bamaze igihe batakubona baba bashaka no kukubona barakuntumye. Ati vuga icyo wakoze kuko nta kintu. Ati narishyuye nakoze. Ni barakuntumye nanjye sinzi. Ati ubu ntabwo mfite umwanya, tuzajyana ejo mu gitondo njya ku ishuri turajyana. Bro uzi byakurikiye? Bajya kushaka nakuremo umupira w'imbeho wirebe. Yarabibonye biramurenga, arisabira ate wanyu ntago ari umwana wanjye banza bamuhinduye kabisa mumwirukana. Ntabwo yigeze anatekereza ko bari bafashe umwanzuro n'undi wo kunyirukana kugira ngo nagumura n'abandi bana ku ishuri, bakabona nigana amatatuwaje n'abandi bakabona ni ibintu bisanzwe, bakaba bazishyiraho. Baravuga ati tumwirukaniye atagumura n'abandi nabo bakabona ari ibintu bisanzwe. Mere ubwo yise yifatira umwanzuro ati ewana mumwirukane kabisa, uyu mwana ntagakira umwana wanjye. Yagezweho bimwe bahamagara ababyeyi bahamagara ku murenge bakavuga ati mfite umwana wananiye wishwe n'ibiyobyabwenge n'ibiki, mumunjyanira Iwawa n'ibiki. Byari bigezweho. Umubyeyi aragenda ashaka nimero zo ku murenge z'abashinzwe kujyana abana bananiranye Iwawa. Arabahamagara numva ari kubahamagara ababwira ati mumunjyanire nanjye mfite umwana yarageze mu wa 4 segonderi ariko ibiyobyabwenge, kuko kujya kujyanira yasobanuraga impamvu zifatika, harimo ibiyobyabwenge, imyitwarire mibi. Ati ibiyobyabwenge byaramusabitse ewana n'imyitwarire mibi ku ishuri he hose byaranze, mwamutujyanira tukareba ko agaruka yisubiyeho bayobozi. Mbyumvishe ndavuga ni nanjye baranjyanye Iwawa none umva ko nigenje. Ubwo Mayirove ubwo ari kwandika kuri Facebook ati baby kutaje ku ishuri byagenze gute? Ntazi kugiwa. Nagazi ko none umugambi ugezweho ngiye gukundana nawe ndi Iwawa. Ndavuga ko bya bintu birenze bihinduye isura. Ndavuga ewana none ahantu bihinduye isura. Itambyuka ndavuga ni uko byaya kose bagomba kunjyana Iwawa. Arumva kuko icyo gihe twari duturanye n'umurenge none wa Gatsata wabaga munsi yo mu rugo. Ndavuga ni uko byagenda kose bari bubyuke baza kuntwara bugiki. Mayirove urukundo narwaniriye ntabwo nubonye. Ishuri rirananiye, mama narwaniraga nanga kugiterina nawankuyeho amaboko. Hejuru y'urukundo byose ubuzima bwanjye kariyeri irarangiye. Uko byagenda kose kariyeri yanjye irarangiye. Hejuru ya Gevuvu Iwawa azanye amatatuwaje shirwandera kujyanye Iwawa ahita asigarana na My Love. Ahubwo ahita asigarana na My Love. Ndavuga ni none za tatuwaje zavanye Iwawa araje azimurishisha. Ndavuga mbega ubuzima. Ndavuga uko byagenda kose nsenga Imana yebwana Imana nunyiza urw'uyu munsi sinzi. Ubwo mu gitondo cyakare Mary yarabyutse agiye guhiga bisanzwe ku kazi bisanzwe.
njye ngira ngo agiye kuzana ba bantu ngo bamfate Uko butarajya, kumureba. nanjye naraye nambaye mvuga ni uko byagenda kose baraza nyumva bakomanga ngenda, bo ku murenge bakomanda. Yabyutse agiye kwihigira, ngira ngo agiye kubazana, ihita nambara ihita ngenda njya kureba uwo mujyi wanjye bitaga Geva, ndamubwira ni izankomeranye mbwira iwawe biba bimeze gute, ubuzima bw'iwawe bumeze gute, bumeze gute, kuko niho ngiye kujya nta kuntu nacika inzego, nganiriza amakosa yose naye kuko n'ubundi ngiye kujya iwawe. Uri kumva? Uwo murarambwira ati bro, uko byagenda kose ntabwo bakujyana iwawa, Kubera kugira ngo tatu. bajyane umuntu iwawa bisaba impamvu zumvikana, ibimenyetso n'ibiki, urumva bisaba gutanga impamvu. Ubwo ndabyuka ndagaruka mu rugo nsanga mena araza, ndakurupa nkura amasuku iki byose turunze, ndicara ewana mera aje ndamubwira ati mena nakoze amakosa, nta kintu cyane nshaka kumva, sinshaka no kukubona ntukiri umwana wanjye. Ndamubwira mera umva nkubwire, umva ngusobanure ukuntu byagenze muganire. Ndamubwira mbona umumeri ntago ari kubyumva fresh, arambwira byatewe n'iki. Ndamubwira mera njye nikundira amatatuwaje, nikundira ibintu by'ubuhanzi, nikundira abantu b'ubuhanzi, niyo mpamvu nabikoze. utangira gushyira ibintu by'imiziki kandi nta byari biriho. Kumubwira ngo ni umukobwa ntabwo ibyo bintu byari bisobanutse. Umumeri arabyumva, aragenda abiganiriza ba sisi, abiganiriza abandi bo muri famiye, baramubwira ati none ko byabaye bitavaho bitahinduka, urumva byagenda gute? Reka umwana agenda umusabira asubire ku ishuri yige, n'ubundi ari kubona imyaka mike ngo arangize bive mu nzira. Umumeri ku wa mbere tujyana ku ishuri, ndambara ajya ku ishuri, aratakamba ansabira imbabazi, baravuga ati umwana wundi uzagaragara afite tatuwaje ubwo bizavuga ko ari we wamugumuye, tuzahita tumwirukana. Nta muntu n'umwe hano ku ishuri wemerewe gushyiraho tatuwaje, uzayishyiraho bizavugwa ko ari we wayishyizeho. Agomba kuzajya ahora yambaye umupira w'iniforume w'imbeho kugira ngo abandi bana batabona ko afite amatatuwaje n'ibiki. Ndabyemera ndabisinyira n'ibiki, urumva konduite 21 leta bayakuraho imyitwarire abavuyeho. Ndavuga ni noneho my love ngiye kumutsindira, noneho n'ikigo kimaye kwiga sha my love final. My love noneho mba ngiye kumureba muri break, ndamubwira baby nshaka kuvugana nawe. Arambwira ati nari ngukumbuye kuki ejo utaje kwiga kuwa gatanu washize. Ndamubwira ni kuwa gatanu hari ibintu twari turimo bya famiye abantu bonaje, ariko nawe nari ngukumbuye. Ati none ndamubwira ne wana ndahari uyu munsi turaganira, ndashaka kuganira nawe. Ati nta kibazo. Urumva ngiye numvaga mfite surprise yo kumwereka. Ndamubwira ni mufite na surprise ya danje. Ati seri ati ya danje. Ati okay nari. Uri kumva? Arangije aza kundeba mu masaha yo gutaha nimugoroba, tuhagara nyuma ya classe, muramo umupira w'imbeho. Ndamubwira ni baby yo mufite surprise. Ndamubwira ni funga amaso urebe. Afunga amaso. Ndamubwira ni we funga amaso urebe, nundebe ndakubwira urebe. Afunga amaso. Ndamubwira ni ngaho ndeba. Muramo umupira nifatanya. Ndamubwira ndeba. Arandeba mu maso, areba hasi, abonaniye bisanzwe. Arambwira ngo none se ngo ndi kureba iki? Ndamubwira ni nta kintu uri kureba. Ngo ntacyo. Ndamubwira ni reba. Arareba ngo nta kintu ndi kureba. Ndamubwira ni oya uri kubeshya, ongera unyitegereze neza. Ngo uri kubeshya. Ndamubwira ni reba ku maboko. Urumva we yari ari kunyitegeza narebe ku maboko. Ndamubwira ni reba ku maboko. Arandeba ngo ibise n'ibiki. Ndamubwira ni reba nyine. Akoraho arareba ngo none se ngo nange usigaye wishyiraho marikeri. Ndamubwira ni oya akoraho urebe. Isi urabona ari marikeri isa gutya baho, ariko nawe akora afata uducandwa akozaho, abona ntabwo bivuye. Ngo ntumbwire, mbona arahindutse. Ndamubwira nimubwire iki se? Yegera inyuma. Ngumva ngo uri serious ngo cyangwa ngo ni joke? Ndamubwira ndi seri. Ngize ni tatuwaje. Ndamubwira ngo yi. Ngo seri ngo yi. Ngo yangu uri kumbeshya. Ndamubwira nawe ndi kukubeshya ndi seri. Ngo ni tatuwaje ngo yi. Ngo seri ngo yi. Ngumva ngo ubu ndetse gatoya aba yegeye nyuma, barahindutse mu maso kuma umuntu yiteje mu maso. Ndamubwira come on baby ubaye iki? Ngo ntabwo nshaka kuvugana. Ngo mbabarira ngo numva umutwe uri kundya, ngo reka ngo turavugana nyuma. Abaragiye. Ndavuga my love se surprise iramurenze. Abonye ibintu biramurenga. Ko ni kumbi umwana
abonye ibintu atexpectingaga kuri njyewe. Ubwo ndatashye ntabwo yese ataha biba biramurenza nawe ndataha. Nageze mu rugo nyatse agafone nari mfite gatuje, nsanga yanyandikiye ngo umva ngo nta hantu nziranye nawe, ngo ntuzigere unavuga ko nigeze nkundana nawe, ngo njye sinanakuzi, ngo unyibagirwe, ngo usibe na nimero yanjye. Ndamubwira ngo ngwiki, ngumva ngo sorry, ngo gusa ngo sinshaka kumenyana nawe, ngo ntabwo uri umuntu, ngo nta nubwo ngo nari ninzi kumeze kuriya, ngo Imana ngo imbabarire ko narakuyemo. Ndamubwira kubera iki? Arambwira ngo Imana ngo nawe nzi kuri imbobo, ngo kabisa, ngo ibaze ngo umuntu ngo w'imbobo, ngo njyewe nawe nakundana n'umuntu w'imbobo, ngo bye kabisa, ngo bye, ngo ikomeza no kunstress. Ndamubwira ngo ngwiki, arambwira ngo ntabwo nshaka no kuvugana nawe, ngo wa musore, ngo ndeka, ngo wambobo. Ndamubwira come on, mbaye imbobo se kandi nabikoze ko yawe? Ngo njyewe, ndamubwira baby ntabwo wambwiye ko ukunda tatuwaje. Araseka. Ndamubwira oya reka basi ngo wahamagare. Ndamuhamagara kupa, ndamuhamagara arita. Ndamubwira none se ni gute uri kuvuga ngo ndi imbobo, ngo ntabwo ukunda tatuwaje? Si wowe wanyibwiye ngo ukunda tatuwaje? Arambwira ngo umva nshuti yanjye, nta nubwo nari nyishere, ngo umva nshuti yanjye, ngo njyewe nakubwiye ko nkunda kureba abantu bafite tatuwaje, ngo nawe nakubwiye ko nakundana n'umuntu ufite tatuwaje, ngo abantu bafite tatuwaje mba mbona ari byiza, ngo uko nzikunda nanjye nazishyiraho, ngo abantu bazifite rero ngo nkunda kubareba, ngo ariko sinakundana n'umuntu ufite tatuwaje, ngo uko ngo abantu babafata nk'imbobo, ngo rero ngo nawe ngo uri imbobo imbere yanjye, ngo twakundana, ngo bye, ngo mama wanjye ngo ni pasiteri, ngo ntabwo nakundana n'umuhungu w'imbobo, ubwo naguzana mama wanjye ari pasiteri, ngo ufite ibyo bintu ku maboko, ngo reka ngo wa muhungu we ngo mbabarire, ngo ngiye ngo umenye ko nifite n'icya leta uyu mwaka, ngo sinshaka kwiburira amahirwe yanjye, ngo ndeka wa mbobo. Isi nyikaragiraho noneho. Bimwe bavuga ngo umuntu ngo arwara depression, abo bantu baba babeshya, ntabwo barabona depression. None ibaze mama wawe iwanyu famiye yarakwanze ko ibyo bibora, basigaye bagufata nk'imbobo ku kigo, icyizere bakugiraga cyararangiye, uri kwiga mu yandi mahirwe, n'uwabikoreye noneho aragukati abushize rero kuri extended uri imbobo mbi cyane. imbobo imwe ya nyuma mayibobo. Noneho mbitekerezaho koko nanjye nsanga nibyo. Umwana yavuze ngo yakunze tatuwaje z'uwo Geva, ntabwo yigeze ambwira ngo uzashyiraho tatuwaje cyangwa nkunda tatuwaje. Uwo aranasobanura ati njye nkunda kureba umuntu ufite tatuwaje, ntabwo nakundana n'umuntu ufite tatuwaje, ko nanjye nzikunda nazishyira. Ngiyo ndi kubona umuntu uzifite mba mbona ari byiza, ariko sinakundana n'umuntu uzifite. Ntabwo nazishyiraho. Isi nyikaragiraho noneho. Bimwe bavuga ngo depression njye nayigize nyiga mu wa kane bwa mbere kabisa. Ndarwara noneho nkarwara nkabura malaria mu rugo, ntawe uzi icyo ndwaye. Sinajya ku ishuri kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, ndwaye kurya wapi, ishaza ryinshi cyane, kuko naburaga imbaraga nkavuga nubwo umva njye nari nayishyizemo ko abantu bakundanye banabana bakabyarana mpaka. Noneho ngaho ibibazo byari bikurikiyeho sasa. Life y'ishaza noneho naho ishaza bimwe bajya bambonana ngo ndi umurakare, nubwo ishaza noneho nese nditangira nabaye umurakare noneho mu wa kane, kugira ngo abantu bajye bavuga ngo kuki nabaye umurakare. Bimwe njye mvuga ngo ntabwo nkunda imikino, naho byese biva. Nese noneho mvuga ngo noneho depression is real, depression ibaho. Noneho ndiyakiriye ndi imbobo, famiye yamfashe nk'imbobo, n'undi famiye yamfataga nk'imbobo. Uranabyibuka ko ibiganiro bya mbere navugaga ngo njye ndi ikinege, kandi agiraga abavandimwe, ariko bari baravuze ngo twe ntabwo tuvukana n'umwana w'imbobo, famiye yacu turiyubashye. Cyagiye tukumenya bwa mbere utangira showbiz wari ukibana n'ibyo bibazo. Kuko mu rugo urumva kuva kera bavuga ati wapi ntabwo uyu mwana ari uwacu, umwana ufite amatatuwaje, famiye yacu iriyubashye, nta mwana w'imbobo tugira. Bumva bo bamfataga nk'imbobo. Ewana nta n'umwe duciringa nyine. Niyo mpamvu navuga ati ndi ikinege, kugira ngo ninakora andi makosa bitongera kubitirirwa, batazavuga ati none ageze mu biganiro ari kwirirwa avuga ibiganiro ubugambo, se avuye ku matatuwaje ari gusebya umuryango mu buganiro. Navuga ati noneho wa mwana w'imbobo yirwanirira uko yarangije kuba imbobo. Ariyo mpamvu najya nkora ibiganiro kumva ndi kuvuga ati njye ndi ikinege, kwa navuga ati nta ngomba gukomeza gusiga icyasha famiye nyine yamaje kunyakira gutyo nk'umwana udashobotse muri famiye, umwana wasebeje famiye akishyiraho amatatuwaje, watengushye umubyeyi noneho wari umufitiye icyizere. uri kumva icyo kintu? Ubwo umwana mu wa kane noneho ngaruka ku ishuri byahinduye isura, ngaruka narakaye kuko ndi umurakara.
nza ku ishuri yankatiye, ndaza ndicara ndavuga nti noneho ubwo ingingo ya gatanu muri ya mategeko atanu yari yamaye yo kuvuga ngo icya gatanu umenye icyakuzanye kwiga. ndavuga kwiga ni iki nicyo cyonyine mfite gukurikirana. nza ku ishuri noneho nzanwe n'ingingo ya gatanu yo kwiga. iwana ndiga mu wa gatanu ndiga, nta wundi turakundana, ntabwo n'abantu bakundana nkavuganisha mwe murahaze sha murahaze, ntabwo muzi ingingo ya gatanu, ntabwo muzi ingingo ya gatanu, muracyari ku ya mbere n'iya kabiri, njye ni ku ya iya kabiri gatanu narazirenga. nza kwiga, umwana urumva mu wa gatatu aranatsindiye tajya interina, njye nguma hahandi mu wa gatanu, mu wa gatandatu ndatobora segonderi, nta wundi muntu dukundanye, uri kumva. narangiye segonderi ari uwo mukobwa wenyine dukundanye, nta wundi mukobwa dukundanye, uri kumva icyo kintu. wow nyifite za tatuwaje, ni ukuvuga ngo izi tatuwaje abantu bajya babona mfite zindi, ni izo tatuwaje zaje icyo cya kera, nzihindura uyu mwaka nibwo nahinduye tatuwaje, numva nabaye umusani. ndavuga ni noneho ibi bintu nari nabishyizeho nanazi ubusobanuro, uyu munsi maje gukura, hari n'ibintu ndimo nyine noneho gukora tatuwaje zifite isuku, ko nahuraga n'abasani bakavuga ati ariko utwo tuntu ufite tutubyindi ku maboko dusa nabi, dusobanuye iki utwo tubyindi? nkababwira ni izi ni tatu, ariko ntabaho ubusobanuro bwabo, bakambwira ati reka reka, nta musani usa gutyo ku maboko, uzi ubwo bubyi cyangwa uzakata utwo tuboko dukure dusa nabi, utwo tubyindi bungana ni udutatuwaje, utwo tubyindi ni uduki. nibwo reka turebe navuze zisigaye ni ufite ukuntu zimeze, reka ubu ndebe ngubu bari buze no kubibona kuri IG yanjye, banza hariho amafoto mfite akaboko kamwe turebe, banza akaboko kamwe turebe neza. ubu se wazibona freshira, Yeah. ntabwo wahita uzibona. ubu se ufite zisobanuye iki? Mm, imwe ni microphone n'inota ry'umuziki, urumva kubera ko nese nihebera imiziki. tatuwaje yo kuboko kw'ibumoso nayigize iy'umuziki, then noneho tatuwaje yo kuboko kw'iburyo niyo nashyizemo ubuzima nanyuzemo nyine, kuva itangira kugeza hano ibirimo bya nagiye nyura. umwari yahinduye Yego, ubuzima bwawe, yakwigishije ibintu byinshi cyane. yego, iyo y'ukuboko kw'iburyo kabisa nicyo kintu yari isobanuye. uri kumva rero impamvu njye naje kugira amatatuwaje ntabwo yari amahitamo yanjye, ni icyo kintu cyatumye ngira amahitamo y'ibyo ngibyo. Ibyo icyo kintu usubira mistake zo mu bwana cyangwa aba teenager muri adolescence habamo ma ni mistake. amakosa nagize nkiri umwana, ariko uyu munsi ari byo nyine tujya tubwira, ujya wumva ababyeyi bacu batubuza bakatubwira ati amaraso ushyushye afite wa mwana w'ibyo bintu bireke, ni amaraso ari kugushuka n'ibiki, twe nitwumve. ariko uyu munsi tukagera ku buryo uyu munsi ngiye mbavuga ni biba ari ibikundi, yaba ari nyine nka cyagiye ibihe bigasubira inyuma, ntabwo icyo gihe nari buzishyire, kuko njye ntabwo ndi umufana w'amatatuwaje, ntabwo ari iki no kuba narazisubiyemo ngo nongere nzisubizemo bundi bushya, nuko nyine ntabwo usubira inyuma kwa rwanda nayo mfite noneho kuzikora bisa neza n'ubibonye, kuko ntabwo umuntu wese yazi story iri behind, nk'uko nyibabwiye ko n'ubwa mbere nyivuze, ntabwo yagombaga kubona agatatuwaje gasa nabi ngo avuga ati ubwo bubyindo uri kugendana ku maboko ntiwabuze amafaranga ya tatuwaje. niyo mpamvu nese mvuga ngo ashema tatu arazihindura, azikora neza, nanamushimira. ngira tatu ishema tatu aziguhindura. yego, hanyuma mwari wakongera kubonana nyuma yaho segonderi urangije, cyangwa muri buno buzima usigaye uri icyamamare? yego no kuvuga ngo noneho ikintu cya danje cyagutangaza, ubwo turangije segonderi 2020, njyewe 2020 turangije, ariko ko ya performance amanota meza mu ishuri n'ibiki, umumera aravuga ati ewan ni iki kintu wumva wakora nyine nagufasha kugira ngo nawe uvemo umuntu w'umugabo n'ibiki. ndabwira njyewe nikunda ibintu by'ibyangwe, kwikorera nkaba nacuruza nk'ibintu by'ibyangwe. arambwira ati ntabwo agashoro gakeya, niba uri umuntu ufite gukora wakazamukiraho. ankubita agashoro muri 2019 iri kurangira. mama wawe urumva? yego, wari urangije segonderi 2019 nyine yaguhaye bwangahe? noneho icyo gihe yankubise miliyoni 2. yarambajije ngo nangahe, ngo icyo gishoro nangahe, ndamubwira ni miliyoni. arambwira ati miliyoni ntabwo avamo imyenda n'inkweto. ndamubwira ni miliyoni iraje, uko ntabwo nari nagatunga n'ibihumbi 50 byanjye. noneho wumva kuvuga miliyoni numvaga ari ibintu bitabaho bigiye guhindura ubuzima bwawe.
yamubwira ni miliyoni, arambwira ati oya miliyoni ntabwo byakunda, imyenda n'inkweto miliyoni ibyo byavamo, ntibyavamo, njye mfite uburyo nabimanaginga. Ati oya, ati nzaguha ebyiri. Uri kumva? Ibaze ko reka manze yayampaye mama nkajya si mama nirwa wawe sinzi nimba bakure ayibsi nimba agize gute banze muha amashyi kabisa. ewana, much respect my mom. Urumva? Mm. Akiyankubita ewana, nabyukaga nayamaranye icyumweru, mbyuka mbara buri munsi mu gitondo, mbyuka nyabara nkayongera nkayashyira Eh, mu musego, nkabyuka yaguhaye nkayabara miliyoni ebyiri cash uri mu rugo kashi yarasiguhereje gutya. muri mu ntoki cyajya arabikuza arayanzanira, Wa- arambwira ati niba wize umushinga neza ntuzavuge ngo hari icyo umubyeyi ntagukoreye. Enda mama wawe ngahe ntasanzwe kabisa. ayankubise, njye nkajya ngenda nkajya nyabara mu gitondo, uko numva navuga ati se ibi birashoboka, nkongera nkayasubiramo nkayabara, ejo nkongera nkayasubiramo, noneho nkayabara nkongera nkayashyira mu musego. Urumva niseguraga miliyoni ebyiri, nkajya mvuga najya kugenda umusego nkawushyira munsi y'igitanda urimo miliyoni ebyiri, nkajya mvuga uburingagara ritunze miliyoni ebyiri umusego gutyo ukuramo bya biboro birimo uziye byose, uyashyiramo mo imbere ukagira kuramo kiramo tuyemo kabisa, nkajya muryamira mu gitondo, najya kuva mu rugo nkawushyira munsi y'igitanda. So rero ntangira binyuze kuri umuji bitaga Zaitsevu, shout out to my big brother Zaitsevu na wa boy, tujya gushaka ibyangwe turatangira gukora, nguko uko naje noneho guhura na Rafat Kaboy. Arafat Kaboy tuhita duhurira muri ibyo bintu by'imyenda, duhe muri ibyo bintu by'imyenda, akajya amenya ko Arafat yari umutigisi amanaginga ba Roki, aziranye na ba Melody, abasani benshi. Arafat arambwira ati hari umusobanuzi witwa Rukuri Hiti. Urumva? ubwo Atari hiti wakoreraga bya hete danje. ukorera by'imyenda wahise ukodesha shop. Hano mu mujyi, hano hari sitasiyo ya Kobire bafunze, hano mu mujyi neza, mu mujyi neza kabisa, ruguru ya Tedemire ahantu habaga sitasiyo bafunze. Arambwira ati mani rero 2020 muri za 2020 2019 iri kurangira covid itarazamo igiri hafi. Yego. Arambwira ati rero njyewe nshaka kuzajya mwuzanira abastar ukajya ubambika ba Roki, ati n'umusobanuzi uri hiti, ba Melody n'inshuti zanjye, ba Pius bande bose ukajya ubambika. Naho mwana byaba birenze none neta nica abantu. Ati ndabanza mwuzanire Roki, ati nuri hiti mu gasobanuro niwe twirirwana, atubanza umwambike. Urumva ko namenyanye na Roki yari wo mu Gatsata ariko naramubona live, ariko filime ze nzireba nawe atarambona live. Arafat rero nibwo yamuzanye bwa mbere, amuzana nkamwambika, nibwo bwa mbere Roki yari agiye gukora ikiganiro, bwa mbere agiye kwiyereka abantu muri Versus kwa Raki kuri RTV, bwa mbere Roki aza kundeba, ndabyuka namwambitse ishati yari nyine ya mirongo imanutse, muhana koto ya rouge bordeaux na classique shoes zamuye, ndabyibuka uwo munsi ntago byamvamo. Ewana araza yari afite bya ibora bivuga ngo ndi byose ndi shyashyanga, ibiki bya ibora yajyaga avuga bitangira, afite nyine zasuwaga cya gikabyo cya danje. Ndavuga ni nambitse shyashya noneho byose niki, yari yambaye n'umupira w'umweru wanditseho ngo ndi byose. Ndamwambika, cyo jyajya mu kiganiro kuri Versus kwa Raki, bwa mbere akora ikiganiro abantu, aragenda akora ikiganiro avayo, haramamagara ati ewana bambwiye ko nasaga neza, tintangiro rero ujye unyambika. Urumva icyo gihe nitwaga nde King Lewis, ntago nitwaga ngo Papa Cyangwe, oya nitwaga King Lewis. Ubwo ndi kukubwira ahantu izina Papa Cyangwe ryavuye, nitwaga King Lewis. So Roki rero akatangira noneho kujyaza kundeba mu mujyi, yagendaga muri decapotable ifunguye hejuru. Urumva akajya aza kundeba mu mujyi, abantu bakavuga duri Roki, aketa aza kundeba. Urumva akazana na Kaboy, ahageze azana na ba Microgeni n'abandi, atangira kujya nzanira n'abandi basa, none bakamubwira ati ariko uyu mupeti wawe kiriya gipeti cyawe cyitwa ati kiriya ntabwo ari igipeti, ati kwa ya za murare ziwe n'akaga kabyo ke no gutwika ke, ati uriya ni umupeti, ati uriya niwe papa w'ibyangwe, ati bariya abanyabyangwe bose babambikaga, uriya niwe papa wabo, batereka da, ati uriya niwe Papa Cyangwe, ati ntabwo muba mubibona, ati umuntu wambika umuntu utikora. Icyo gihe afite bori ivuga ngo sinikora,
umuntu wambika umuntu utikora ati tinya ko ntikora uriya mupeta akankora turiya ni papa w'icyangwe abasani rero batangira kuntinda uri kumva abasani batangira kuntinya ati reka ati papa cyangwe ba Junior akajya azana ba Junior n'abandi basana babwira ati ewa papa cyangwe n'ugomba kubambika kwa kuruka icyo gihe n'umuntu yari afite niba navuga ngo amashaga y'agatabo gutwika bikomeye cyane yaragutwikiraga bikaba ibindi arangije nkajya muzana ibyangwe n'abandi basana none ndamubwira ati nge rero umbona nikundira ibintu by'imiziki ndashaka ngo umfashe nge nkwambika nanjye umfashe urumva arambwira none se nkagufashe iki nge ukazanyuza kuri filime hari igihinde niba ari Chotibawo niba ari igiki hari igihinde cy'amaseri yakoraga icyo gihe kinini cyari kinini gifite nk'ama episode 100 yari arimo arakora icyo gihinde cyari hit arangije arambwira ati bro kugira ngo nyuze umuntu kuri filime bisaba umupeso ati ufite icyangwe cyajya gisimbura uwo mupeso ndamubwira ni nge nakibona icyangwe cya danje nzajya nkwambika nawe ukajya unyuzamo ukajya unamvuga muri filime umuntu wambaye neza akaba yitwa papa cyangwe nuko kumwe mu mafilime wajya kubona kera umuntu wambaye neza ahitaga avuga ati papa cyangwe umuntu ugiye kugura imyenda akavuga ati kwa papa cyangwe nayo masezerano twabanje tugirana ndamubwira nzajya nkwambika nanjye muri filime umuntu usa neza yitwe papa cyangwe umuntu ugiye kugura imyenda iduka ujye uvuga ko agiye kugurira kwa papa cyangwe nanjye nkwambike for free tubanza tugirana ayo masezerano iwana abanza arayubahiriza aratwika ndamubwira none ngiye rero ngiye gusora n'umuzigo mfite imiziki nshaka none ujye unanyuzaho kumwe yanyuzagaho indirimbo mbere ya filime indirimbo icyo gihe nitwaga King Lewis mfite indirimbo yitwa yombi murakoma yombi arangije arambwira ati nari ndayimuha ayinyuza arangije arambwira ati ariko indirimbo ya ni nziza atariko izina ryawe ntago ari fresh ati si umuraperi witwa King Lewis uzahangana n'umuhanzi witwa King James King Lewis na King James ati ntago ari fair kabisa ndamubwira ni none se urumva byagenda ati mana abasani benshi hano bamaje kumenya nka papa cyangwe ukeneye kwitwa papa cyangwe imana ukaba ari gukomerizanya ati kuko nukomeza guhindura ngaho uri King Lewis mu miziki uri papa cyangwe mu myenda bizajya bitandukanya abantu we mani gumana izina rimwe ndabambwira ni rero ubwo reka nitwe King Lewis ati mani King Lewis wakangaye King Ruwa Lewis wakangaye ndamubwira ndi kumva nyamara ari ryiza ku ishuri niko banyitaga timana warakuze nagukiri ku ishuri uri kumva ugomba gutandukana n'abandi basani papa cyangwe ni fresh man twe papa cyangwe ubona abasani batakumaga guhamara papa cyangwe ati wendeka ngiye izina papa cyangwe niryo nzajya nkwitira ati ntari umuntu wese uje kugura imyenda papa cyangwe umuntu wese ukoze iki papa cyangwe nuko izina papa cyangwe none urukese ari tsindagira mbangweza indirimbo yitwa papa cyangwe irimo Mukadafu na Generous kuko icyo gihe ruko yafashaga Mukadafu na Generous 44 umwe mu baraperi nkunda cyane nakunze ariko nyine bitagenze neza nkunda cyane Generous 44 icyo gihe rero nahise nkurana nabo none urukabona ndi sharp ndi guciringa nkakakura babasani abo bitaga ba Isam abo bitaga ba Possible bande akabona ndashyushye ba Amaji the Black akabona ndi guhuza n'abakavuga aka kagapeti karanashyushye ntabwo kari kunsaba ngo ubufasha ngo mbatigite kari kwita kabatigita aravuga ati akagapeti kari sere none nge ndamwibwirira bro nge nshaka ngo umfashe ubwo tugeze mu kwa 12 2019 ndambwira bro nge nshaka umfashe dutangire twikoranira ibibora by'imiziki biri sere ati gute se kandi nshaka ngo nshyire muri label nkuko wafashe ba Mukadafu na ba Generous nanjye nje muri label yawe uri kumva rokarambye ati oya nta bintu bya label kuko nagiye mfasha abanzi bakanenguha abo ba Generous n'abandi ntago nyishaka gufasha abandi basani nshaka kujya mfasha abasani bisanzwe kaza kagena pana muri label ati ko kwipevera umusani biragoye ati none abaraperi na discipline yanyu wapi kabisa ndamubwira ariko ngewe na discipline mbingira ati wapi kabisa ati wowe komeza wicururiza imyenda ujye uzana imyenda nanjye nkwamamarize gutyo ati ariko kugufasha nka manager wapi kabisa
mbambwiye Arafati man Rocky wamundirinze akamanaginga ngiye ko nshanga managinge njye muri lebo yiwe ngiye ko nzajya nishyura audio na video bimwe njya mvuga ngo nishyura audio na video njye nzanishyura audio na video nkuko nsanzwe mbikora nishyura audio na video wakamanaginga nyine kugira ngo abantu bankunde banamenye binyuze ku izina ryiwe. Arambwira ati man reka mbimukudiringe ubwo ikintu byansabye irakizi Rocky yamaraga gusobanura ko yakundaga gusobanura hari amasezoni yabaga ari gukora icyo gihe afite umurava wo gukora cyane. Arafata kandi ati Rocky rero yaruhutse turi mu madive wadusanga mu madive turi kumwe kugira ngo nyine umwikundishe ko nyine abone kuri n'umuntu tudukaraga amakaraundi vuba vuba abayisema nukanda kuri akaraundi kihuse nkabanda akabakaraza kugira ngo nyine ngume muri genge ndaho hafi akaraundi kakabageze aketa avuga ati ariko wacyana aka karaundi uguze uri kunyiguraho nketa mvuga umva se wapi kabisa soko mbarusha amafaranga gusa nuko nashaka kubagura ugarafata kitambya gica bugufi imbere y'abantu bakubishakaho service uri kumva uciringa ati iki cyo kunywa kijya gushira bamaje gutuma ikindi kigashira ikindi cyageze ndi no kubabaza ati se ntago turya ko dushonje kandi ngo wenda nge naje nanariye kugira ngo service igome gutya bajya bavuga ati kiracyana turagikeneye icyo ku none se ko muri kuzana ibyo kunywa gusa ntacyo kurya baketa bavuga ati ate wa mungani ntacyo kurya se aketa avuga ati iki cyane ariko kiri seriye nuko none yatangiye kunyiyumvamo ndaba mari yaba yasutse akavuga ati we cyangwa nsanga ahangaha nkitanze urumva ubwo twemeranyije none arambye ati none se Petit ufite ubushobozi bwajya bw'isudio na video byiza twonge sinikora abantu umuntu managinze abagomba kuba afite audio na video nziza sinikora wacyana ndamubwira ninjye nabibona audio na video byiza ati niba wabibona rero audio na video byiza bimeze neza ukabyishyura audio nziza na video nziza twakorana urumva nta masezerano nzagirana nawe bimwe njya mvuga ngo nta contract nigeze ngirana na Rocky aravuga nta masezerano nzigera ngirana nawe ni ukugufasha akwiyitirira ukajya wishyura audio nziza video nziza nje nkaguhuza n'abanyamakuru nkagukina ku mamovi ugakomeza ukanyambika nkuko twabyumvikanye ndavuga ni fresh icyangwe noneho mba ngiyigoma kurangura icyangwe noneho cy'umuntu winjiye muri lebo cyangwe noneho kigiye kwambika umumanager urumva noneho ngiye kwambika manager kiri umuntu usanzwe icyangwe kiri ku yindi level mba ndagenzana ibindi byangwe noneho wa mwaka tuba tugeze 2020 na kangahe 2020 mu kwezi kwa gatatu kuri kurangira korona ibitejemo aribwo tukigirana amasezerano baravuga ati amaduka nafunge navuye igoma kuzana imizigo amaduka afunge ibintu bifunge asigara ibicuruzi biribwa ibintu n'ibindi bifunge ndavuga ndi cya gishoro cya meri kirahiye ya miziki naringiyemo nifunga amastudio nafunge asigara yacuruza ibiribwa imbutike ndavuganisha uwandoze niyakarabye niba yakarabye n'ibyo birozi ndavuga ibi ni ibiki naringiza amahirwe corona nayisiza none abizi ukuntu yaje ifite imbaraga abantu bavuga ati runaka yapfuye hagaragaye umurwayi ibinini ndavuga ni life yanjye irarangiye mana nyagasani ibi ni ibiki nigiye cyo gupfa kiragenda aturambaza iki ndavuga ni nshaka duhure bati turahuragira ngo unyanduze corona bavuze ngo abantu bagume mu ngo zabo nshaka hiti kibakira andenze ndavuga ni tuganira turaganira kama studio yafunze atushaka kunyanduza corona icyo gihe ari gukora rakasado papier urumva ndavuga ibi bora noneho birarenze ndicara yago noneho nibwo yari yavuye kuri televiziyo atangiye gukora ibiganiro yamaze gukoresha akanyombe urumva arangije abwira Rocky ko ashaka kumukoresha ikiganiro Rocky yatakora ibiganiro byinshi kuri YouTube byo kuma YouTube nk'uko nyine kwa basabye kwa bene kwandi urumva aramubwira ngewe nshaka dukorana ikiganiro n'ibiki aza kumureba ngo bakorane ikiganiro urumva ngewe nayinuye Karuma Rocky ateye mu Gatsata twari tumeze nkaho twegeranye aza kureba Rocky ko twari muri corona
kandi amaduka yari afunze. Roki nawe yagombaga kugenda asa neza mu kiganiro, arahamagara ati se kuba ahantu hose hafunze ubu hari icyangwe waba warazigamye iwanyu? Akangwe sinakabura karahari. Atoke turaje tugufate rero na Yago tugiye gukora ikiganiro. Uri kumva? Nuko yaje kumfata na Yago, baraza bamfata banshyira mu modoka agiye gukora ikiganiro. Turajyana na Yago na Roki bari mu modoka bagiye gukora ikiganiro, turicara none tugenda ndi kubaganiza uko na Yago nari naramwanditse akiri umunyamakuru kuri TV10. Tugenda tuganira za stories z'abacuruzi b'imyenda bya bikabyo, nagiraga story byinshi. Tugeza bora Roki agiye gukora yagarambye ati ariko se ubundi man ibyo bora wari kudutera izo turabizi kumuyaga akunda kwisekera. Ati man wabinganijemo kuri kamera. Ndamubwira ni koko se ati binganirizemo. Roki aravuga ati man jya ubuganira man ndaje mbe nitegura. Ati ngiye man ndaza nitegura, ati wowe buganira. Nuko twakoze kiriya kiganiro cya mbere cyaciye kwande twagikoreye kwa Every. Kiriya kiganiro cyabereye kwa Every Igikondo aho yari afite studio ni naho mba negamye n'ubibona mba nambaye ingofero mfite akaorudineri, mfite n'akaorudineri. Ndaza mbatera story uburyo mu rugo rujya neza mu murenge wose, uburyo mama wanjye ariwe Kongwe, za story nyine zo kwikira. Mbabwira uburyo magaze icyo kiganiro nicyo cyatumye twese tumenya Papa Cyangwe, abantu baragenda baragukunda. Yakubwira wavugaga ngo uje kukwicaho bwite gukiza, kuko nibyo bintu abantu barebaga buri munsi. Mba nahahiye kwa Queen Elizabeth n'uba wohereje, mba nashipinze imizigo kwa Queen Elizabeth. Abantu babona none haje umuntu utandukanye n'izindi vibe babonaga ko bari bamenyereye. Umusanuza akavuga ati okay murakoze kumpa ijambo, ikintu navuga kuri icyo kintu none babona haje umusazi uri kuvuga ngo ahahira kwa Queen Elizabeth. Baravuga ati umusazi none yaturutse hehe? Babona none nje mvuga ati mu murenge wose nirwo rugo rujya neza iwacu. Bati se iryo perereza ryakozwe gute kugira ngo amenye ko ari rwo rugo rujya neza? Abantu babi attention, abantu babikunda ati duhe part 2. Yagagaruka kundeba mu kubita part 2, aragaruka none icyo gihe part arambaza ati se nowe mukobwa mu Rwanda wemera? Abamwana ngiye nemera Bianca niwe crush wanjye. Part ya gatatu abantu ati muhuze na crush we twirebe, abamuje na crush Bianca. Uri kumva ya mana ubwo turi muri corona abandi bari mu bari kureba imbuga. Iby'imiziki urumva ntago ndi kubikora. Part ya kane abantu baravuga ati ariko ubundi uwo Papa Cyangwe akora iki? Batangira kuvuga nibyo bibutse kubaza ikora n'impamvu bagwaye interview. Atakora iki ko tutazi ibikorwa by'ubundi ni muntu ki nyine? Icyo gihe yakane ugezweho ku mbuga cyane, yakari trend cyane muri corona icyo gihe. Bati Cyangwe wakora iki yaje gute? Yagarambye ati abantu rero batangiye kwibaza icyo ukora, kandi wowe wambwiye gukora ibibora by'imiziki nabyo bibora wikunde, sohora umuzigo. Nuko rero ngewe nagiye Gisenyi njyanye na Roki Gisenyi. Tugiye Gisenyi nge na Roki na Kadafi tuba dukoze ngaho mu mikino, nayo tuyikora mu buryo bw'ibiganiro. Naho ndi kuvugamo story nk'uri mu biganiro. Kadafatwa atamo kagatwenge ke gafite copyright. Tuba tubataye tubataye mu muzigo wa mbere wa challenge, vidari challenge. Abantu ati ngaho none yakoze n'ingoma ya comedy se. Yaguma mwumvishije imbeba njya kwa Element, urumva mwumvisha bora y'imbeba ariko nta Igor Mabano wari urimo. Shout out to Igor Mabano, niyo mpamvu njya mvuga ngo Igor Mabano niwe muhanzi wa mbere mfana mu Rwanda, uko niwe muhanzi wa mbere wanyiyumvishemo akamubufasha, urumva akamubufasha nta zina mfite nta bikorwa mfite, wakavuga reka musapotingwe. Umupeta arabikunda, urumva uyu mupeta arabikunda, ni umupeta ufite courage n'ibiki. Igor Mabano yemera kujya mu ndirimbo yanjye ya mbere. Urumva umuhanzi nka Igor Mabano n'uvuye muri Imbeba yaciye ibintu wineza Imbeba nk'ubitakora bono no himbeba amagambo ashirivu chorus ya Danje yaguhaye abayikubise none ibintu bitaba ewani. Igor Mabano nagaba respect kuri Igor Mabano na Element. Tuba turayikoze nyuma yaho tuba dukubise ku nsutsu, urumva tuba dukubise ku nsutsu. Buriya ku nsutsu ababizi neza yari idea Bruce Melody niwe wazanye idea ko dukora ku nsutsu. Ko twahuriye muri studio yarambwiye ati
hari ijambo ujya kuvuga muri interview ryitwa ngo kunsutsu bivuga iki ndamwane ni gutya 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 ati kumbe tugomba gukora uratwe ingoma rero nagusobanuriye kunsutsu noneho sindabimenye ibyo ari byo kandi uravuze ngo ni gutya 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 kunsutsu bisobanuriye nyine ni wagwane kunsutsu ni wagwane ni wagwane nyine gutya n'iki n'iki se wagwane ni ahubwo se n'uba wabyumvishe nyine wapi nyine ndimo ndasobanuza wagwane kunsutsu navuga ngo iriya ndirimbo ni indirimbo y'isanamitima muri make kunsutsu bivuga isanamitima kunsutsu nyine ni ahantu hameze ukuntu n'iki abantu babiri iyo bahuye bari bonyine ahantu habonyine hatuje ibihabera nibyo bivamo kunsutsu ni ukuvuga ibiganiro gusangira n'ibyina nimba abantu bakuru bari kubyumva uravuga ngo ndi umwana ko wabyumvishe kare oya waba kunsutsu ni wagwane kunsutsu ngo ni warushijeho kunshyira muri konfuziyo ahubwo kunsutsu si ubu nabivuga gutera kunsutsu navuga ngo ni nk'ibyishimo biba byahujwe n'abantu babiri iyo abantu babiri bahuye bya byishimo bagira bidasanzwe by'umurenge wagwane nayo tuba turayikoze dukubise za nzonze na orege dukubise imbeba n'izindi yumva muri makeya navuga ngo wenda kuri papa cyangwe ni ibyo ngibyo naba mvuzeho sinzi wenda ubwo noneho umwanya wo kumbaza kubera ko twanaganiriye nibaza ko bamaze no gushira amasaha menshi ni wowe uyu munsi wibuke ko ari wowe manager w'ikiganiro sinzi reba ahantu handitse live kandi urebe iminota ishize kandaho akantu kanditseho live imbere kuri screen yawe hashize iminota ingahe amasaha angahe cyane amasaha 2:20 ibaze kandi ubundi ari studio ntigirenza amasaha 2 kubera ari wowe manager urumva ntabwo nashoboye kumanaginga ikiganiro no kugikontorora kandi noneho story zawe kuguhagarika n'ibikunda ubwo ubu ufite stories ziri interesting ibintu umuntu aba ashaka kumenya urumva tumaze amasaha hafi 2 n'igice turi mu kiganiro kandi ubu ikiganiro cyanjye ubundi kimara amasaha 2 gusa ngaho umva kuru uteye ubwo so ibi rero biratuma nzongera kukugarura part 2 anytime kuko iyi ni story byibura tumenye papa cyangwe uko byatangiye kandi gushimire cyane uburyo umpaye story nibaza abantu benshi bari bakeneye kumenya ibaze ko story yawe yose ishingiye ku rukundo ku umukobwa yahinduye ubuzima bwawe mwari niba natwumva actually ariko n'uyi story uyimarusha no kumbwira ko mwongeye kubonana mu magambo make mwongeye guhura muri inshuti muravugana twongeye guhuraho gatonya ariko nyuma yaho gatonya akora ubukwe ntabwo twongeye kugirana umubano twahuyeho rimwe nyuma yaho akora ubukwe kabisa ubu nimero ye nizeye ko wayisibye niwe nahereyeho kabisa siba yes so ikintu nakunze muri no story ni uburyo iyo story y'umukobwa wa mbere wakundanye nawe mu buzima irimo ama story menshi actually irimo n'ibintu byinshi nibwo bwa mbere wari ukundanye n'umukobwa nibwo bwa mbere wari uhoberanye n'umukobwa nibwo bwa mbere wanyweye inzoga wakoze adolescence nibwo bwa mbere washyizeho ibintu ku mubiri byatumye umuryango utakariza icyizere muri adolescence yawe ni nabyo byakuvuyemo amahirwe yo gutangira gucuruza ni nabyo byakuvuyemo amahirwe yo kuba papa cyangwa tuzi uyu munsi kandi ibi bituruka ku kantu gatoya cyane ka babajama bawe genge binshi byose ariko biza kubyaramo ari ukuntu ibintu bikurikirana ariko umuntu akabyita bibi ariko nyuma bikazasanga nibyo bikubereye ibintu byiza cyane ndashaka ko mu kiganiro cya kabiri part 2 nanjye ngiye kuguha ama part 2 kuzageza igitsaya kuri part 4 abantu bakambaza ngo ni papa cyangwa akora iki turateganya part 2 ariho tuzahera maze gukora izo ndirimbo nyuma uko byagenze ababyeyi bawe uko babyakiriye
nibaza ko basigaye bari proud bakuvuga ahantu hose, ahubwo bibagiye uburyo bari barabwimbye Mayibobo, uburyo noneho izindi nkuru z'urukundo waje gucamo, abandi bantu waje guhura nabo, undi mukobwa mwaho uyu bwa mbere wasomanye, ubwa mbere wagiye wakoze ku nsutsu. Nawe nayisobanukiwe, wagize ibyishimo bidasanzwe birenze ibindi byose ku nsutsu, urumva. So amastori menshi nimba n'ubukwe by the way wavuze ubukwe bwo wenda turasiga tumuvuzeho kugira ngo utazaba naracikamo. Dutangiye ikiganiro wambwiye ko ufite ubukwe, papa cyangwa yesa dutangira wambwiye ngo ufite ubukwe. hano kubera ikibazo cy'imvura ntabwo ndi kumva fresh ariko imvura nyinshi. Isa nk'uwegera kamera, wegera microphone byanange nkumve neza niba ndabyumva ko birimo. Nari nkubajije rero umbwira ko ufite ubukwe. Kanambare kuteri ho gatonya amasegonda arambare kuteri gato. Okay, mwihangane gato imvura iraguye ntabwo arimo aranyumva neza. Nambara kari kuteri ho gatonya cyane cyane cyane. Yeah. Ndajyanga muri cyo gusoreza kuko papa cyangwa nzabangira mugaruye tugane ku cya kabiri noneho tujye ku rundi buzima bwa muziki, amabanga yinshi nyuma y'imiziki, amabifu yagiye avuka, ukaje gutandukana na Rocky nabyo bibyara ikibazo, amabazo yajyanye na Sky 2 yajyanye na Kivumbi King, nyuma baza kwiyunga na amastori ni menshi ya papa cyangwa story ni nyinshi cyane imiziki, amabanga yinshi nyuma y'imiziki, namwe ibibazo by'amatsiko mu gufiteho nibaza ko ni byinshi cyane. Hari ibintu byinshi twaganira na papa cyangwa tutashobora gusoza. Yes, ubu urimo uranyumva? Urimo kunyumva? Wegere kuri mic kuko mic ubu ngubu ntabwo wumva neza. Sinzi niba ekuteri arizo zifite mic. Ni gatoya cyane ndakumva ariko gato cyane. Ariko twenda kurangiza, gerageza wegere wumve kuko iyo uvuze bwo turakumva. Ya ndakumva ariko atari volume yo hejuru. Reka njya mubaza ikibazo nunsubiza ukure ekuteri wegere mic ya phone, sibyo? Kugira ngo ubundi tugeze ku musozo. Narimo ndakubwira dutangira ikiganiro wari wambwiye ko ufite ubukwe. Ibimeze bite? Ufite ubukwe ryari? Kanongeze volume aha ngaho mbaza. Wari utubwiye ko ufite ubukwe ryari? Vuba cyane nje ndi muri ya gengi izakora ubukwe. Ryari? Ntabwo navuga ngo ni uyu munsi cyangwa n'ejo cyangwa n'ukwezi cyangwa gutaha, ariko uko byagenda kose mfite ubukwe, ariko ntabwo ari kera, bitabaye umwaka uzukuritse. Ufite fiyanse se? Umwaka utaha cyangwa ukurikiye kabisa bigomba kuba. Ufite fiyanse? Njyewe hari umutima muganira papa cyawe ngo njyewe hari undi mubagire ngo njyewe arahari. yitwa nde? Mama cyangwa mama cyangwa n'uwa zamani ushobora gusanga yari n'umwari wamuvuze kuva zamani. Yitwa nde muzarushingana? yitwa mama cyangwa. Amazina yasanzwe? Amazina yasanzwe kubera rero narategura ibintu byose ngo tubishyire ahagaragara, niyo mpamvu, ariko icyo nababwira arahari n'ubukwe burahari, any day anytime bazamubona. Okay, reka tuzabigarukaho byihariye utubwize ukuri mbere yuko n'ubukwe buba bushyize mu mwaka utaha cyangwa se bikurikira. Nibaza ko bitazagiye kutaragaruka mu kiganiro dukora igice cya kabiri. Papa cyangwa reka gushimire cyane ku nkuru waduhaye, urugendo waciyemo
ni byinshi namenye ntari nsanzwe nzi, ni byinshi nibaza ko byafasha n'urubyiruko n'ababyeyi nabo. urumva na mama wawe guhita ahutiraho kugushaka kuguhana no kukohereza iwawa atabanje kumenya impamvu yabiguteye. Nibaza ko harimo amasomo menshi yaba ku babyeyi yaba no ku bana bari muri adolescence, imyanzuro dufata, ama mistake dukora, nibaza ko birimo byinshi cyane, bisobanuye byinshi cyane. Reka nsoze ikiganiro abadukurikiye muri Ali Studio On Air. Uyu munsi yanabaye special papa cyangwe On Air cyane ko ndi wawe uyu munsi. Wababwira iki no kwihangana bagize? ikintu cya mbere ni ukubashimira cyane kuba bafashe umwanya wabo bagakomeza kudukurikira, kuba batwihanganiye ku bibazo byagiye bibaho, turabashimira cyane. hanyuma ikindi ni ukubabwira ko mfite indirimbo nshyashya hanze yitwa Siba, video nziza iri hanze, urumva bagenda bakayireba bakansapotinga bakayisharinga. n'ubungubu hano ho mba ndi muri studio n'ubundi still ndi kumwe na producer wanjye ye, urumva ni umugisha kuba nsigaye mfite producer wanjye duhorana umunsi ku munsi, Monday to Sunday tuba turi kumwe. bityo uko ngize idea nza tugakorana ibintu byiza kugira ngo duhore dukwiye ibintu bishyashya. ni ibintu byo kumushimira producer wanjye yewe, aba director banjye ba Dawest n'abandi. So ndabashimira cyane, mugende muri indirimbo yanjye yitwa Siba. ikindi nababwira muri Isama ndabatamo album yanjye ya kabiri imeze neza cyane, yararangiye gukorwa mu buryo bw'amajwi. ubwo ndi gutangira amavideo ya mbere nahereye bayita Siba, nisangize n'abandi kugira imbaraga zo kubatamo izindi. ikindi nababwira cyo iyi Sama turi burebe abagabo nazo muri iyi Sama kabisa. Kabisa. Yes. Papa cyangwe, thank you so much. Reka gushimira cyane. Ubwo unambwiye ko ufite album ije vuba, ngira ngo part 2 irabonetse, tuzaza tunaje no kuri iyo album, tuje no kwiganiraho byose watigajije kwishyira hanze n'ibindi byose. Nibaza ko tuzagaruka. Reka mushimire cyane, nshimire ye n'abandi bose bagufashe, ba Dawese, ba Sanib n'abandi benshi. Indirimbo Siba gushimira. Yes, ni indirimbo nziza. Siba ni indirimbo nziza, nibaza ko igiye kuba na trend actually. Uretse no kwishyiraho indirimbo, ahubwo uyipushingemo kuko igomba kuba trend, kuko ifite uburyo buyemerera kuba hit no gutrending. Yes. Bless up. Dore umugabo biri inyuma uri guteka buri munsi kugira ngo turye ibihiye, bamwita yewe. Amakuru biragenda ikaze muri music industry. Ubwo no bwa mbere actually banza nari mwumvishije kuri no ndirimbo, ni bwo bwa mbere nari numvise izina rya no mu bigori niwe wayikoze. Ambo ya sinzi impamvu cyangwa yahinduye izina, mbere yitwaga yewe se. na Nabyagenge na Bushari niwe wayikoze, nitwa Ndasaze na Kevin Kade. ubwo ari ukuntu tumenya ama art, ariko nanone ni ikibazo cy'abahanzi rata, ntabwo namwe baba ama credit ahagije. abona njyewe mba ngomba noneho kumugaragara, mugomba kujya mupushinga aba producer ko nibo bagira uruhare runini muri art mukora, kandi nibaza ko ajaje kandi nizere ko atazaduhombera nk'abandi. Twagize aba producer benshi imbere yawe kandi babahanga cyane. Oya, I'm serious about this bro. Twagize aba producer benshi babahanga pe ntanatinya no kukubwira ko binagoye ko wenda ushobora kujya no kuri level zabo, ariko bitavuze ko nguciye intege, ahubwo bivuze ko ugomba gukora cyane kugira ngo ugere kuri level zabo. Ariko ushaka kubaza bari urumva ikindi ushaka kubaza abatunze bari, kuko hari ukuntu ukora n'ibintu byiza binakomeye bikanagutunga umuntu ukomeye, ariko buriya gukomera kwiza ni kuri bank account. Ibintu ukora byagusigiye iki? So kuko ugiye mu bari legendary, aba producer bose bari legendary bro, bagwera kuri bibaza ko umuziki uri moderne mu Rwanda wazangwe nabo bitaba, mujye mwiga n'amateka ba Aaron Nitunga, kuko mufata nk'ari we producer w'ibihe byose mu muziki w'u Rwanda. Aaron Nitunga ugaca muri Music Fabric niyo yakoreraga imiziki za Orchestre Mara,
ukaza nyuma ya jenoside nabwo ni Aroni Nitunga, ni Jean Christophe Matata, ni ba Albert wa Contact, nyuma haza JP Production, ugaca kuri ba Mastola, bande bose ni benshi kugeza kuri yewe uyu munsi ubwo ni wowe nakita ko ari we mushyashya right now. Urumva haciyemo ubwo ba Element, ba Medbeat, ba Nox Beat, ba ni benshi pe muri za super level za hose, ariko ugasanga bose ikintu bahuriyemo kimwe, benshi seriye, kudatangira ibintu igihe, kubeshya, kurya amafaranga y'abantu nibatange product, kugira gute niba ntabwo ariko ni benshi, ubwo ni nka 99%, hari 1% uri seriye, 1% ubwo ari izi muri abo. Ayo mazina nkoresha ubwo bari ko bameze, ni urugero nanze rw'amazina. So rero ubwo niwe mbonye mushyashya, please ikintu cy'ukora nawe kizagusigire wowe n'abana ba production tuyubahe kurenzaho, kandi birashoboka, kandi uje neza, uri kumwe na Cyuma. Thank you, my brother. Thank you for that. All right, brother. Kandi Imana igufashe udutwike. Blessings. All right. Yes, reka rero mbasezero. Thank you so much, Papa Cyangwe. Nizere ko nujya ino video ugomba kwisiga kuri account. Wabaye manager, urakora ibyo nsanzwe nkora. Iyi video nuyihagarika irahita ikwereka share. Nikwereka share, urakora share. Ushake profile picture nziza, uhitemo foto nziza uri bukoreshe ya account. Umunsi ndakwigisha uko bikora. Urangiza gushaka profile, ucollaborating ngewe nawe, then wisharing kugira ngo video tuyimane itaza kubura, kugira ngo ijye kuri IG zacu. So nuko turangiza urakanda gusoza ikiganiro kugikansoringa, bahite bakwereka option nimba ushaka kuyisharing. So kande kuri share, kande kuri picture, uhitemo sliding amafoto, iragenda kwereka amafoto, urebe ifoto nyine iri attractive yakora abantu kureba ikiganiro, aba ariyo urekeramo, then collaborating yo kugira ngo nanjye bize kuri profile yanjye, then ugisharing. Ibindi ndakwereka ama captions tuzakoresha nyuma, ariko ikiganiro cyabanje kuba saved kugira ngo tutakibura, kugira ngo n'abatagikurikiye bashobore kuzagaruka bakakibona kino kiganiro. Yes. Thank you so much, kandi kwihangana. Thank you. Reka masigemo indirimbo yakozwe na yewe, ndetse akaba indirimbo ya Papa Cyangwe yise Siba, indirimbo irimo iratrending mu Rwanda. Utayizi waba ufite ibibazo muri aka kanya, utajya kwishyura kugira ngo ibibazo bigabanuke. Bye bye, ciao. Siba. Siba.